Dutangiye filime yacu ahangaha hari umugabo ari kugenda akina n'umugore we atari ko se wandekuye basi wandekuye undi aramunosha abandi barahangaha baragenda babaseka amaze kumunosha ahita amurekura undi arirukanka umugabo amwirukankaho ni umugabo n'umugore barakennye ariko mu by'ukuri barakundanye cyane bamaze gukina umugabo yaje ahangaha atangira kugenda atekera umugore we uko ateka ariko umugore ahagaze ahangaha ari kugenda amurebera arangije ariko ariko se kuri kubyirira wowe bite byaba hati niko kubimaze yaje ahangaha aza kumufasha barakwerekana umuryango utuye ahantu hamwe muri quartier ya Gikene ariko nyine ukundanye cyane mu by'ukuri hagati yabo hari urukundo nubwo kurya ari ikibazo kuryama ari ikibazo ariko rwose urukundo rurahari bakomeje kugenda bakorera akazi hamwe barakwereka ibiryo byaje kugenda bishya umukobwa cyangwa se umugore yaje ahangaha acunga umugabo arebye ku ruhande ahita aterura isafuriya arayirukankana umugabo yagize gutya aturutse ku ruhande arebye ahangaha yasanze inkono bayitwaye tiwe data we nikoze wa mugore antwariye ibiryo wa mugore uri hehe hatishera uri hehe yatanye kugenda amwirukankaho undi nawe afumyamo akizwa n'amaguru atariko sheri wagaruye ibyo biryo koko ati wabigaruye umugore atereka dasheri wanjye rwose ntabyo nguha bakomeje gukina igihinde bakomeza kugenda rwose bakirana umugore arahangaha umugabo arahangaha umugore agezemo imbere aricaye atishererega ntabyo nguha rega rwose ntabyo nguha ndatari ko wafunguye koko wafunguye tuvuye aho twagarutse ahangaha mu muhanda n'ubundi baraza bagaterana amazi umugabo ni umukarani agira gutya yewe agahanagura imodoka z'abantu mbese akora akazi gaciriritse n'ikiyede yakibonye aragikora umugore atari ko sheri waretse koko waretse undi arongera amutera amazi ati mve mu nzira mutera amazi reka mwuhagire rwose reka mubatize umugore nawe araza ahangaha ati reka nkwishyura ariko yo disi mbega urukundo filime itangiye inakomeza nkwibutsa kuri kumwe nanjye papa romantique nk'ibisanzwe kundi munsi wa mugabo yasohokanye umukobwa araza amugurira utuntu two kurya baza ahangaha bakagura utubombo utunyobwa utuntu dutandukanye twa makeya mujye mureba mu by'ukuri uko umeze kose burya urukundo n'urwa mbere kandi gusohokana umukunzi cyangwa se kwita ku mukunzi ntago bisaba byinshi bya mirenge na dukeya rwose wagenda udukoresha ariko ukamusohokana bakomeje kugenda batembera buhoro buhoro ariko uko batembera inyuma haturutse imodoka igenda ibarebera muri retroviseur cyangwa se muri parabolize barakwereka imodoka iri ahangaha bakomeje kuganira mu by'ukuri bishimanye ya modoka ikomeza kugenda ibakurikira buhoro buhoro kumbi muri ya modoka harimo umusore wabengutse uriya mukobwa yatangiye kugenda amuhengereza ariko we mbega umukobwa mwiza we mbega umwana mwiza uteye neza undebere ni umukire abonye umukobwa ahangaha aramwikundi umukobwa afite umugabo rwose yikundira umugabo cyane nyamuneka burya nababwiye ngo urukundo ntabwo ari amafaranga na make ufite wakita ku mukunzi wawe kandi ntimugakurikire amafaranga ariko ntabwo ari byiza kumbi wa mukire yatangiye kuvugisha umukobwa ati nikose bite ati se umukobwa ntawamuhari futira ati mumeze mute umugabo yarahindukiye yumva ijwi ry'umugabo ati niko urashaka iki uranshakira iki ku mugore ati urashaka iki rwose wakomeje ukagenda ati uyu ni umugore wanjye ntago ari uwawe urumva ntukansuzugure kandi mujye mureba umugabo yakoze iki yasubiye inyuma abonye umukire amusuzuguye ajya gushaka igiti kugira ngo aze kubite imodoka y'umukire umukire yaramubonye ahita yatsa imodoka arigendera undebere yagize ngo ni umusazi hari yewe data we umugabo arahangaha ntabwo yifuza umuntu wavugisha umugore we ati hagarara se ngo ukubite hagarara haturabonara ngo muri abakire harya musuzugura abantu gusa nta soni ku mugore wanjye nakwica rwose nakwica pe nkajya muri gereza umugabo akunda umugore byasaze byabuze urugero mu by'ukuri byarenze urugero umugore arahangaha yarasetse cyane arumirwa ati sheri wanjye we atari kurankunda we urankunda pe atuzi ko wampfira amuha ikibizo umuhanda yishimiye ko umugabo amurwaniriye barongeye baza ahangaha baza kwikinira igihinde mu by'ukuri
filime irakomeje. Ku wundi munsi rero wa mukire wakunze uriya mukobwa ni umugore ariko yaje muri karitsiye aha ngaha handi wa mugore atuye ashaka mugenzi w'umuturanyi w'umugore nawe bangana. Atangiye kumubwira ati rero uriya mukobwa ko mushaka ndifuza ko rwose yaza akankorera mu rugo. Ati naramukunze naramwishimiye cyane. Ati nta kuntu wagenda ukamubwira akazi tukabonana hanyuma nkamuha akazi. Umukire ari aha ngaha harakurikira umugore w'abandi yamukunze ariko nyine ngo arifuza kumuha akazi. Wa mugore mugenzi ati rero ntabwo byoroshye pe rwose afite umugabo umufuhira cyane yanze ko agenda mu kazi kandi ntabwo mbizi ndagerageza mubwire ariko ntabwo byoroshye nyine. Umugabo we ameze nk'igisazi arafuha cyane rwose pe ariko nyine aramukunda bose barakundana cyane. Umugabo arahanga atoke ati ndabyumva byo gukundana nyine none se urabona buriya bukene rwose kuba ari byiza. Ati uriya mukobwa yakaba ajya gukora akazi n'umugabo nawe agakora. Ati ndifuza kumufasha. Yanze kubwira uyu nguyu ko yamukunze ariko uyu mukire yakunze uriya mukobwa. Umukobwa arahanga ariko n'umugore nyine ukiri mutoya. Ati rero yewe reka nkubwire ariko uzagura agafanta ngiye kugenda mubwire muganirize mubwire ko wenda umwifuza wenda nabahuza hanyuma mukazaganira ukazamwibwirira ariko ntabwo byoroshye pe. Umugabo arahanga yatangiye kugenda akubita agatima kuri wa mugabo umeze nk'igisazi aravuga ati se uriya mugabo ntazanyica ariko nyine n'umukire afite amafaranga burya amafaranga ni imbaraga. Yakomeje kugenda amubwira ati rero ngiye kugenda mbikugiremo rwose aka kanya ntugire ikibazo hanyuma ejo uzagaruke nzaguha igisubizo. Arangije arinjira. Umukire arahangaha asubira mu modoka. Mujye muri imodoka nk'uwo kabyara mwe ni igikoko ntabwo ari twa tundi twa miliyoni 2 cyangwa se 3 oya iyi ni imodoka igura za miliyoni nyinshi z'amadolari. Umugabo arakiza cyane yikundiye umwana w'umukobwa ariko ngo arifuza kugenda amuha akazi. Ese bizakunda ntibizakunda? Barakwereka uwo yatumye rero yaje gusohoza ubutumwa. Yaje kubwira mugenzi ati rero hari umukire rwose wambwiye ngo arakwifuza arakubonye nyine aragukunda hanyuma nyine harifuza ko mukorera mu rugo. Barakwereka atari ko rero nabonye wenda wagira ngo yaragukunze pe nabonye rwose amaso hari ukuntu undi ati yewe ndamuzi. Ati se jundi yaraje arahagarara aramvugisha umugabo wanjye aramwirukankana. Batangiye kubiseka. Ati nyine ubwo yaragukunze nta kundi atari ko nyine wagenda da ugakora akazi si amafaranga se. Ati se ubona wowe ubuzima murimo natwe tubayemo aha ngaha ari bwiza wagenda ukagerageza ubu uzaguma aha ngaha wirirwana n'umugabo rwose ni umukarani ntacyo akugezaho kurya n'intambara ntukabyara mwese ntabwo byoroshye wagenda yewe. Undi araseka ariko se uriya mukire koko buriya yagarutse aha ngaha ati mansha byose we ati ntabwo mbyumva rwose. Ati ariko rwose abagabo barasetsa pe ati buriya mukire umeze kuriya yaje aha ngaha rwose muri karitsiye imeze gutya ari gushaka iki yamukunze nyine urumva urukundo burya ni ikintu gikomeye cyane. Mugenzi we aha ngaha aramwitegereza ati ariko se ko umuntu wisuzuguye cyane ati niko ni akazi kawe nyamara ushatse wagenda ugakorera amafaranga ni amahirwe waba ugize niho kumubwira ati rwose nyaruka ugenda uyakorere. Undi ati se umugabo wanjye se buriya bizavamo ntakabaye ngenda nkayakorera ariko se umugabo wanjye ubushize yaraje asanga rwose mu by'ukuri hari kumvugisha ari mu modoka yaramwirukankanye shaho n'ikibando ati se ubu bizagenda bite mukabyaramo. Undi aramwitegereza harabona tuzuye hari we ati rero ngewe numva kujyayo rwose cyakora nagenda tukabonana ariko ngiye kumukorera nkaguma iwe numva bitakunda pe ntabwo byakunda. Bakomeje kuganira ati ariko nawe rwose umuntu uri agacucu pe ati ubwo ubukene ufite ntago wagenda ugakora akazi umugabo wese rwose azakumarira iki buriya imyaka mubanye umukarana azakumarira ikira. Barahangaha barakwereka kumbi bukeye bwaho wa mugabo yaragarutse haza kure umukobwa yaje kumwitaba ariko n'umugore nyine hatangira kugenda nyine amuga ati rero ngewe urumva narakubonye ugenda rwose mbona umukobwa mwiza hanyuma rero mbona waza rwose ukankorera mu rugo ndibana mu by'ukuri kandi naguhemba neza nicyo kingenza. Ati ubundi rwose wowe ubayeho gute
undi ati rwose buriya njyewe mfite umugabo ariko nyine ni umukarani, ubundi ajya ku ndege agakora ku buyede, ubundi akoza imodoka z'abantu, ati mbese ni uko nguko nyine kurya ni ikibazo pe, ariko nyine tubayeho uko tubayeho kose. Umugabo ati yewe data we, ati se ko numva biteye ubwoba, ntago waza rwose hanyuma ukajya ukora akazi ukamwunganira, hakajya mu buyede nawe nyine ugakora akazi ukazana udufaranga mu rugo. Umukobwa arahangaha akomeje kumva umugabo, ati yewe reka nkubwire, ntabwo nabikwizaza none ahangaha kubera ko aramfuhira cyane pe, ntabwo yakemera ko nzi wawe ngo njye mpirirwa mparare, wenda cyakora namuganiriza gakeya nkamubwira uko bimeze, hanyuma nkazakubwira igisubizo, ariko nonaha rwose ntabwo nakubwira ngo use nzaza ejo cyangwa se ejo bundi, hatoya ni ukubitekerezaho. Umukire yumvishe umukobwa nubwo ari umukene ariko nyine yihagazeho, atoke ntacyo bitwaye bazi, hati rero ubwo ejo nzareba ukuntu nzagaruka, wowe ugende mu biganireho, uzampa igisubizo. Hati sibyo, ariko ndifuza nyine igisubizo cyiza, hati nzaguhemba neza amafaranga menshi afatika, urumva ko rwose bizatuma mubaho neza, umuryango wanyu ugatera imbere. Ariko se wowe ubwo umukarani koko umuyede, urumva nawe ukicara hariya gusa, urumva muzubaka inzu ryari se? Ubuse umwana navuka uzamujyana ku ishuri gute? Hati haguruka nawe ukora, ariko haguruka. Umukire yatangiye kugenda agira inama uyu mukobwa, cyakora ni inama nziza, ariko se umukire aragenzwa n'ineza yakunze umukobwa. Ese koko arifuza ko amubera umukozi, cyangwa se arifuza kumugira umukunzi, cyangwa se akawenda yagenda akamusambanya hanyuma akamurarura? Bakobwa mujye mwirinda, hari igihe usanga umuntu ari umukene, hakaza umugabo nk'uyu nguyu umukire akakubeshya urukundo, ugasanga aragusambanyije kandi mu by'ukuri akagutera n'inda wenda, cyangwa se na sida, cyangwa se n'imitezi, cyangwa se na mburugu. Nyamuneka mujye mwirinda gusambana. Yakomeje kugenda amuhatiriza, atari ko se reka nkubwire, ubundi uretse kumubaza hanyuma ejo ugafata ibintu byawe ukaza, hanyuma ukazamubwira nyuma wahageze hari ikibazo, undi atoya ntabwo nabikora pe, ni ukuri kw'Imana, oya ntabwo nabikora, umugabo wanjye ndamukunda nawe arankunda, ati wowe ubwo rwose urabeho. Undi ati ya uretse kugenda hari akantu ngufitiye ahangaha, tuburetse rwose. Umukire se yazanye iki? Yumvishe umukobwa atangiye kugenda nyine abikomeza, yagiye mu modoka, ati uretse kugenda hanyuma nyine ngo akantu nakuzaniye mujye mureba, nuko babashukashukamo kabyara mwe, ni umugabo rwose ukize cyane, imodoka niyo yagize gutya akuramo ka envelope, ati rero ahangaha harimo akantu kawe keza nakuzaniye, urumva nyine hakira nyine ubwo ngubwo uze kureba nyine uko bimeze ugeze mu rugo. Undi yarishimye, ati se nagakira, yarebyemo hano arahengereza, hati yo data we harimo agatelefone we, mana we urakoze cyane we, ni ukuri kw'Imana, ati Imana iguha umugisha pe, ndishimye cyane nta telefone nagiraga. Nuko bitangira buhoro buhoro, amuhaye telefone. Undi ati ndishimye cyane, ati rero rwose njyewe ngiye kubitekerezaho hanyuma mbwira umugabo nzagusubiza, ati ariko rwose ntuzampakanire. Bakobwa mujye mureba ndetse n'abagore, gukena ntabwo bivuze gusambana, mu by'ukuri mujye mwirinda rwose ibishuko, hanyuma nibiza ubitsinde uvuga uti ngewe rwose nkunda umugabo wanjye cyangwa se umugore wanjye, burya amafaranga nibishakwa, ntibakagukanga ngo barakize cyangwa se ngo bafite byinshi bya mirenge ku ntenyo, oya nawe wakora ukabigeraho. Icya mbere ni urukundo, icya mbere ni umuryango. Hari benshi usanga iyo mukennye baza bashaka gusenya umuryango, waba umugore cyangwa se umugabo, akafata rero barakennye, reka tubafatirane hanyuma mu by'ukuri tubangize. Umugabo tumusambanye, umugore tumusambanye, ni ukunyura umuryango bawujagaraze. Umugabo arahangaha, wa mukobwa atangiye kugenda byoroshye, atari ko se harya ubundi rwose utuyehera, ati rega urumva nyine nakinya bya gatoya nkaza, ariko reka tuzavugane kuri telefone hanyuma tubinoze neza. Urabona ko rwose umpaye telefone ubu ngubu nta kibazo, wazajya umvugisha hanyuma nanjye nkakuvugisha, hanyuma tukareba nyine icyo twakora. Umukobwa arahangaha ni umugore ukiri mutoya. Umukire yakomeje kumva amagambo ye, aramwitegereza, atoke nta kibazo ndabishima. Hanyuma ariko urumva nyine nushaka n'ikindi kintu wenda kijyanye n'amafaranga ujye umbwira muri iyi minsi tukiganira, ubu nyine turi inshuti, twabaye inshuti si byose. Tuzamuhamagara rwose umbwire nta kibazo. Undi atoya rwose birahagije rega, telefone se ntihagije? Hatoya, hati ahubwo reka ngufungurire imodoka hanyuma werekeze. Haturakoze cyane, ubwo bisigaye nyine ni ku telefone hanyuma ejo tuzapanga.
arangije aza ahangaha afungurira umukire urugi arinjira. Ni umukobwa, ni umushapu, ariko nyine atangiye kugenda ageragezwa. Ese azabitsinda? Ese azemera akazi? Ese azakomeza kugenda akunda umugabo we? Umugabo arangije yakije imodoka. Mujye mureba, mbega imodoka we, mwokabyara mwe we, ntabwo ari za zindi z'amabati. Iyi ni imodoka ihenze, nakubwiye ngo ni za miliyoni nyinshi z'amadolari. Mujye muri, umukobwa arayitegereje ikata, arayireba ati bayi, yego rwose bayi. Ese uri umukobwa we wabigenza gute? Ese wabyihanganira? Ese wakomeza ukagenda ukunda umukarani wawe n'umuyede, cyangwa se nyine wahita ugenda rwose nta no kureba inyuma? Ariko nyine ibyiza ni ugukunda uwawe, umukunzi wawe niwe ugukunda, ibindi usanga nyine ari ibishuko. Arangije nuko yinjiye mu gipangu. Ni abakodesha babamo ari inzu nyinshi cyane, ni mu kajagari nyine bisanzwe nyine. Barakwereka ku munsi wakurikiyeho yaje ahangaha, wa mukobwa asanga mugenzi we nyine hari ahangaha, batangiye kugenda baganira. Ariko mugenzi we aramwitegereza, ati se muko ugiye hera, ugiye? Ati urumva nyine ngiye kuri umugabo wanjye. Urebe atangiye kurya fresheri gake gakeya no kwiyitaho, ubundi yagendaga rwose atakarabye. Ati ariko se ko mbona wagira ngo rwose ati ubundi se ko nawe ufite telefone byagenze gute? Ati nyamara rero kumpisha, hari ibintu uri kugenda umpisha. Ati wambwije ukuri ko nakubwiye rwose byose, we wambwije ukuri? Ndatari ko nkubwiza ukuri biki? Ati urumva nyine ngiye kuri umugabo wanjye. Ati kandi telefone nyine wabonye ni uri nyine, urumva yampaye telefone kugira ngo nyine tujye tuvuganaho. Undi ati ati yaguhaye telefone? Ati yewe data we, ati wayifashe? Ati wayifashe koko? Ati sha, ati umugabo we nayibona arakwica pe, ni ukuri ko Imana arakwica. Undi yafashe telefone atagishije inama uwo mugabo. Mugenzi we ati umugabo wawe arakwica. Ndatari ko subona ndo mwana ngewe nzajya nyihisha cyane rwose, ubundi mvugireho gake ubundi ndabizi kagira amahane nzi uko mutwara. Ati ubundi telefone se no gusambana, ubundi se nkoze iki? Ubundi se kuri umugabo nyine yifuza ko mukorera mu rugo, ubundi ugira ngo arantereta? Rwose ntaga ntereta. Mugenzi we ahangaha yumvishe ko umukobwa atangiye kugenda ahubwo acudika n'umugabo w'umukire, nk'umuntu nyine uzi ubwenge. Ati se telefone yayifashe gute? Iyo telefone yaje itera. Yakomeje kumubwira ati rero ngewe nta mugabo wansambanye, ngewe ndakomeye, nkunda umugabo wanjye cyane, uriya sugira ngo yanshobora. Oya, arifuza ko namukorera mu rugo kandi ntago ndabyemera, usibye ko nyine wenda nazajya ngenda nkakora ikiraka. Mugenzi we arahanga ati nyamara reka nkubwire rwose, nushaka ujye umbwira nkugire inama, wasanga uriya mugabo atifuza neza, wasanga yifuza kugusambanya akagutandukanya n'umugabo undi atari ko waretse. Niko uriya mugabo ni umuntu mwiza cyane, afite umutima mwiza. Ati ubwo reka ngende. Ati niko nta kindi kirimo aho ngaho? Ati ariko nta kindi nawe. Kumbi ajyanye ka envelope bazanyemo agatelefone nyine. Ese bizagenda gute? Umukobwa se azemera kujya gukorera uriya mukire cyangwa se azabyanga? Ese bazakundana ntibazakundana? Filime itangiye inakomeza, nkibutsa ko ukiri kumwe nanjye Papa Romantique nk'ibisanzwe. Filime irakomeje. Ku munsi wakurikiyeho wa mukire yaje kugaruka ahangaha, aza kureba n'ubundi umukobwa. Ni umugore ariko nyine ameze nk'umukobwa ukiri mutoya. Ati se bite mwaraganiriye se? Turumva nyine twaraganira, ariko rwose yarambwiye ngo biragoye, urumva ngo ntago napfa kuza. Undi atari ko waje rwose utamubwiye ubundi ubwo umugabo wawe hatari kurumva naza wowe? Ntago naza, rega urumva ndamukunda cyane, uzi ukuntu amfuhira, sharamfuhira we. Ahubwo zo kugufuhira barabirya. Ati niko ubwo ntago waza hanyuma ukajya ukora udufaranga, yabyanga wenda ukanakora telefone, bitwaye iki se? Wumve atangiye kumushukashuka. Ati ngiye nkurikije uko namubonye, nabonye nta cyerekezo. Nabonye umugabo ufite ubwanwa bumeze kuri yase n'ibikabutura wagira ngo ni ibya siriki. Haturiya azakugeza ku cy'ubundi. Atangiye kugenda ashyiramo amagambo yo gusebya umugabo. Umukobwa araseka. Ati none se nyine karuko tubayeho nyine, ni umukene nyine, urumva nyine none se kari umukarane, hanyuma ajya no ku ndege akaroba rimwe na rimwe nyine agakora ku buyede. Haturage ngo bigende gute? Ati yewe, ati nabonye rwose ngewe ntazi ukuntu ameze. Undi araseka. Ari kubiseka kandi n'umugabo we mujye mureba.
hati rongeye rwose urumva mbona uri umukobwa mwiza ubereye ibintu byiza, ubereye kwambara neza agasa neza, hati kandi ngewe byose nabigukorera, waza nyine ugakora mu rugo nkajya nkwitaho, mu by'ukuri nta kintu wazabura pe. Umugabo yakomeje kwizeza umukobwa ko amuhaye akazi yagenda atera imbere. Ese umukobwa aremerera ariko nyine aracyihagazeho, aracyakunze umugabo gake gakeya, ariko bisa naho nyine hagatima kari kugenda karehareha gake 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 gake. Ese aragenda ntagenda, arangije ati rero rwose oya pe, oya ntabwo nahemukira umugabo wanjye, rwose ndakomeza mubwire ndebe rwose ko byagenda. Ariko bakivugana umugabo yaturutse inyuma ahita akubita ikofe wa mukire, ati wagikire wagicucuwe, uranshakira iki ku mugore, nta soni, urongeye uragarutse, intambara itangiye kurota. Hati niko, hati uranshakira iki rwose ku mugore wanjye, uyu ni uwanjye ndamukunda cyane, uku nugusuzugura. Ni umukarani rero hafite ibaraga, hati niko, ati ndagukubita rwose nge nkumvishe. Umukire arahanga, umukarani yarakaye, hati ndati wa mugabo rero wicunge, hati wicunge ucunga n'ururimi rwawe rwose. Ni umukire ntazi kurwana, nta nubwo yarwana rwose n'umuntu uri aho ngaho gusa. Hati ndagukubita mvira ku mugore, ntukansuzugure ngo umukene rwose. Hati wundi wabuze abandi utereta. Umugore aza aha ngaha afata umugabo, ati ariko sheri waretse. Umukire ati rero reka nkubwire wicunge. Umugore wawe se mutwaye iki? Ntacyo mutwaye. Umugabo afite amahane akomeye cyane. Umukire ati wicunge, umugore arimo hagati, intambara mu by'ukuri ibaye intambara. Umukire ati reka nkubwire ibi ngibi ukoze uzabyicuza. Uzabyicuza, ntago narwana nawe, ariko rwose uzamenye ko uzabyicuza. Afata inzira hanyuma yerekeza mu modoka kugira ngo yigendere. Umugore asigara aha ngaha afashe umugabo, ati mbyicuza, ati wahagaze nkakwereka nkakumena umutwe, ati hagarara. Ndati ariko sheri waretse kugira amahane koko, waretse kurwana batazagufunga. Umugore yaramufashe, ati waretse basi, hati ariko reka mukubite, ntibakadusuzugure, barantunze se ko nikorera imizigo cyangwa se nkakora ubuyede, haruntunze muri bo, hati ukwasa gusa n'umutwe mubi. Hati genda se nyine va aha ngaha, urahankangisha imodoka gusa ushaka kuntwarira umugore. Barakwereka abantu bakuru ntimukarwana, burya kurwana nyine ni icyaha. Ushaka kugira gutyo ugasanga urarwanye, ugasanga bagutaye muri gereza, ugasanga umuryango wawe ugeze gutya uratindahaye, nyine ntukwitonda. Umukire arangije amaze gukubitwa yafashe imodoka ye aratsa arigendera, ntabwo yahangana n'umukarani. Urumva nyine amurusha n'imbaraga, uziye ko nyine nta mukire urwana, reka haba afite ubundi buryo nyine yakoresha hanyuma agakora ibyo akora. Basigaye aha ngaha nk'umugabo n'umugore, umugore afashe umugabo, hati ariko sheri kuki ujya umujinya mwinshi koko, wajya ureka kurwana koko, wajya ugabanya amahane sheri wanjye, ubu se nibagufunga nkakubura koko urabona bizagenda gute? Hati reka jya wihangana, uriya mugabo se yanjyana hehe ko ngukunda cyane, ndagukunda yewe ntago nagusiga, urumva ntago nzabyemera rwose, basi ntago nzajya kumuvugisha. Kumba umukobwa afite telefone, barakwereka umunsi ukurikiyeho rero wa mukobwa n'umugore yaje kureba umusore mu rugo. Mujye mureba, araza aricara, ntago yabwiye umugabo ko rwose atakemera kujya kureba uyu mugabo. Ni umukire cyane, yageze aha ngaha arategereza, kumbi umukire nyine aza yitonze, hariya amanuka yitonze, undi amubonye nyine arahaguruka, arahindukira ati yaje rwose n'umukire reka mwubahe. Urebe ukuntu aza, aratambuka gake gakeya, mu by'ukuri nta guhubuka, nta kugenda afite puresha, afite icyo kunywa mu ntoki ni ka champagne, ni bogari, arasa neza arakeye, ipantaro niyo, ishati rwose, inkweto niyo. Hati bitese, hati rwose nishimiye kwakira aha ngaha, hati ni karibu cyane, hati ni karibu. Nuko abakire bavuga we, ntago bavuga bihuta noye, hati karibu cyane, se ko murabaye mwiza cyane, hati se kurakaye ni ibiki rwose. Kumbi undi yaje aha ngaha yafashe tekinike zo kwirakaza kugira ngo arebe ko umukire hari wenda yamusezerera, ntareke kongera rwose guteza amahane mu muryango we. Ndetse ni karibu, hati se bite ko umuntu utatuje ni ibiki, hati shaka tuganire. Haturumva rero rwose niba ukeka ko ngewe ndakaye kubera umugabo wawe, ngewe ntabwo nkirakaye, urumva nyine yankubise ingumi ariko byararangiye, none se si iby'abagabo se? Nanjye nari kumusubiza ariko ntabwo namusubiza, ariko ntugire ngo rwose ngende arakaye, ko umukobwa aracyarakaye. Umva amagambo
hatereka nkubwire yongeye rwose ntabwo ndakaye ariko ndifuza ko wandeka, umugabo wanjye ntabwo abishaka, umugabo wanjye rwose yarakaye cyane, mu by'ukuri atangiye guta umutwe kubera wowe, none se ubundi washatse undi mukozi njyewe ukandeka. Hati rwose urabona hatangiye kugenda arwana hagira amahane, ntabwo kubita bakamufunga, urabona bizagenda gute? Hariga nawe wamuhemukira rwose, nayibonye wamuhemukira. Ndatoya njyewe se ntabwo namuhemukira, njyewe ntabwo njya nihorera pe, byarangiye buriya ni umugabo nyine mugenzi wanjye yankubise ndigendera, njyewe ntabwo mbika imijinya, njyewe icyo nifuza nyine ni uko wakicara hanyuma tukaganira, wowe ukaza ukankorera ahangaha. Buriya abakire nyine ntabwo bakunda kubika imishiha myinshi, usanga nyine kubera ko umuntu aba afite amafaranga yarakize nta mpamvu yo kugenda ahekenya amenyo yararakaye. Oya biriya ni ukurakarira isi kandi nyine ntacyo bimara. Hari ahangaha ati rero reka nkubwire njyewe icyiza wakora buriya rwose basi ujye uza ahangaha hanyuma ukore umunsi umwe hanyuma usubireyo, wenda nturara ahangaha ariko uhirirwe. Ati se ibyo byakunanira? Hatari gahumura rwose, usibye ko ni umukobwa mwiza njyewe rwose nakubonye numva ndakwikundiye, ndatari kubyo ni ibiki utangiye kuvuga rwose, warankunze gute se? Urambwira akazi ko mu rugo ukambwira ngo warankunze, kubivanga kuko haterega njyewe mfite umugabo, njyewe ntabwo ndi umukobwa, ndi umugore rwose wubatse. Haturumva umukirare ba ku ruhande arisetsamo gake gake mtoketi ndabyumva uri umugore nyine, ariko se niba uri umugore nyine uriya mugabo w'umukarani ariko ko hati njyewe rwose wenda nagukorera gake gake nkajya nza nk'isaha imwe, ariko kumbwira ngo warankunze njyewe ntabwo mbishaka njyewe rwose, njyewe wa mugabo rwose ntubyongere, njyewe ndubatse. Umukobwa arahangaha ni umugore by'urukundo ntabishaka ntabikozwa, arangije arahaguruka. Hati rwose reka nkubwire njyewe ukomeze ubitekerezeho, numva ufite ibintu byo gukundana n'ibiki, njyewe Marita rwose ntabwo njyewe nagukunda, mfite umugabo wanjye nkunda cyane, rero niba ari akazi uzambwire nyuma, ariko ibyo kuvuga ngo urankunda oya. Hati rero nuko rwose bimeze, reka ngende ubwo uzambwira nyine, narinje kukwiyama ntuzagaruke hariya, umugabo wanjye ntabwo abishaka, hatazagira gutyo ugasanga aragukubise uvuyemo amenyo rwose baramufunze. Hatoya wenda ujye umvisha kuri telefone dupanga ibindi, ariko kuza uzabireke. Barakwereka filimi irakomeje, wa mugabo amaze kumva amagambo y'umukobwa, ni umugore nyamuneka mbabarire, ni umugore w'umugabo yaje ahangaha, arongera ahamagara wa mugenzi w'uriya mugore kugira ngo amubwire uko byagenze. Ati yewe ko nabonye sura mukobwa yahagaze hora, ati niko uriya mugore ko nabonye rwose akunda umugabo cyane, biragenda bite? Ati kandi ndamwifuza pe, ndifuza ko ankorera mu rugo, kandi rwose nta wundi mukozi nifuza utaruriye, naramukunze, nabonye atuje n'umwana mwiza asa neza. Undi atereka nkubwire mu by'ukuri umugabo we nyine urumva yaraye amutuka cya gihe baraserera, ngo rwose mwararwanye simbizi, rero urumva ibyiza noneho uzamuhamagara kuri telefone muhure, sibyo ku ruhande muganire, umusohokane urebe nyine ikimuvamo. Buriya urumva nyine kubera ko bamututse yaje niwe watameze neza, yaje yarakaye kubera nyine ibitutsi by'umugabo. Atari ko ndabizi neza ko buriya bizakunda ubwo yafashe telefone yawe akemera no kuzi wawe, urumva se si intambwe nziza? Mugenzi wari ahangaha harasa n'umuntu uri kugenda rwose agemura mugenzi we, ni umugore. Nyamuneka mujye mwitonda, hatoke ntacyo bitwaye bazi. Noneho reka ejo nzamuhamagare hanyuma ndebe ukuntu namusohokana. Atari ko bigire gutyo nawe, ati hanyuma kandi nyine ujye umuha n'udufaranga kuri telefone urebe ko rwose yagenda akemura utubazo. Ati nabakene cyane rega, umugabo we ni inyatsira aho ngaho yigendera, umukarani rwose ati ni inyatsi mujye mwumva nyamuneka abantu barasuzugura. Ku munsi wakurikiyeho rero twagarutse ahangaha, wa mugore mugenzi w'uri uri guteretwa n'uyu musore yaje ahangaha. Atari ko se niko ubundi kutambwiye koko uzajyayo cyangwa ntuzajyayo? Uriya mugabo n'ubundi ejo yaje ahangaha n'ubundi arambwira ngo aracyagushaka, yanze kumubwira ko yamenye ko yagiyeyo. Ati ubwo rwose kumba agiye kumuyumva telefone irasoni, urebe abana bika telefone aba yayihishe, ntashaka ko umugabo ayibona. Arangije arebyemo asanga ni umukiri uri kumuhamagara, undi ati uzajyayo ntuzajyayo? Ati wambwiye ko ejo n'ubundi yaje ahangaha akambwira ngo nongere nkubaze. Nawe ni umuhanga, arangije arakanda kugira ngo havugane n'umukire.
hati reka muvugishe rwose hanyuma numva ibye, gusa ubundi kuko urumva ariko ubundi wajyayo hati halo ariko se rwose waragarutse ahangaha ntabwo nakubujije kuki wa mugabo utumva koko wajya ureka kuza ahangaha rwose ko uzanteza ibibazo. Ko umugabo arahangaha nyine aba yicaye ari kunywa ka champagne atuje avugira hasi, hati urumva rero rwose naje nihitira ntabwo natinze, ariko se ko nifuza ko ejo twahura hanyuma tukaganira uzaboneka. Hati ndakwifuza rwose hariya muri ya hoteli muturanye aho ngaho, hati hanyuma tukaganira nkakugurira inkoko n'agasamaki, hanyuma nta kindi nifuza, wowe uzaze tuganire hanyuma witahire. Umukobwa aranga hatari ko tuganira iki koko ugiye kunsohokana noneho, hati mana yanjye koko kandi wa mugabo rwose uzansenyera pe, ngewe ntago mbishaka ntago nzaza. Mugenzi we aramwitegereza ariko bara ntago zagendara wagiye kumusura none ntago zagenda koko, ni mu mutima ariko ni mu mutima. Hati ngiye rwose umugabo wanjye bimenye ko twasohokanye ntago namukira rwose, yangirira nabi yanyica. Hati kandi nanjye ndamukunda cyane ntabwo nifuza ko rero waza ahangaha rwose ukadusenye. Hati ngiyeyo nzabitekerezo hanyuma wenda nzaze ngukorere, ariko kuza aka kanya cyangwa se gusohokana byo ntago mbishaka. Umugabo ati ariko rwose urumva kugusohokana hati ngubu nta nubwo ukumbuye kurya ka brusheti. Haterega ngiye icyo nifuza nuko watera imbere n'umugabo wawe mugakira hakava mu bukarani nuko. Undi arangije aramukopa. Ngo arifuza kumufasha hanyuma umugabo nyine akareka ubukarani, ibintu by'ubuyede, ibintu byo kugenda aroba indobani byaramwishe rwose, ubwanwa ntago yogosha iki. Ati koko nkore iki muka byaramo. Undi atoya uzi n'ikindi ntabwo najyayo ngewe ntago nshaka uyu mugabo. Arangije ava ahangaha. Mugenzi we ariko nk'umuntu ufite ubwenge yatangiye kureba umukobwa abona ari kugenda ahinduka, uko agira umujinya cyane niko agenda amureba. Kumbi uko yagasohotse umukobwa yaragiye aroga ahita agaruka ahangaha ahindura imyenda. Undi ati sugiye hehe? Hati ugiye he? Hati yewe ndeka nawe. Hati rwose ngiye hari umuntu ngiye kureba. Hati ndumva ntashaka no kuvuga, yarakaye cyane. Ese agiye hera habe no kuvuga, ntashaka kuvugisha mugenzi we ibintu byinshi. Arangije akubitaho urugi arigendera. Ese yerekeje, ese agiye kureba umugabo we, ese hagiye kureba se umukire, ese hagiye guhiga ibiceri nk'abandi bose. Filime iracyakomeje. Tuvuye aho twagarutse ahangaha, kumbi wa mukire yari ategereje hanze we, yategereje bavanye kuri telefone bihishe, araza amurindirira ahangaha hanze. Undi aragenda aritegura asohoka aje kureba umukire. Ntabwo abwiye mugenzi we yamwishe, ahubwo ahitamo kuza nyine yirakaje cyane, ariko nyine imbaraga zabuze pe, zabuze. Yaje arakaye cyane areba umukire nk'umuntu ugiye rwose kumucira cyangwa se rwose kumukorera ikindi kibi. Umukire aramwitegereza nawe aramwihorera. Uyu muntu urakayira ni kuko haje arakaye ariko akaza. Arangije arikubita ati fungura imodoka se nyine ninjiremo. Mujye mwumva ati fungura se nyine ninjiremo, ariko ubundi buza ahangaha gukora iki koko, wajya ureka kuza ahangaha. Niyo mukira atoke sawa. Ati nta kibazo. Hati kudafungura ariko yaramufunguriye. Umukire yinjira imodoka hanyuma n'umugore nawe nyine hatangira kwitegura kwinjira mu modoka. Nyamuneka nakubwiye ngo niba uri umugore cyangwa se umugabo, mu by'ukuri ibishuko ni byinshi cyane cyane by'amafaranga, ariko ntukabyumvire. Nta mpamvu yo gusenya umuryango ukurikiye amafaranga. Jya ukunda uwo mwashakanye kandi wizere ko nawe ejo bundi bizagenda neza. Icya mbere ni ugukora cyane rwose, amafaranga ageraho akaza. Amafaranga ni ibishakwa. Umugore ageze aho yicara mu modoka, ariko n'ubundi ararakaye cyane, ariko nyine umukire aba amureba ati ntarakare ariko nyine aze hanyuma tugende. Umukire arangije nawe araza ahangaha yinjira mu modoka. Barakwereka ese uri umukobwa wabyihanganira, ese uri umugore ubayeho nk'uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore wabyihanganira, ntago wajya gukorera uyu mukire. Andiko ati ntabyihanganira. Arangije yatsa imodoka. Dore imodoka ni igikoko rwose. Ndabifuriza gutunga imodoka nk'iyi ngiyi, ntago ari twatuni mu kabyara mu wewe. Umugabo arakize cyane, ntabwo ari ukwiyemera nka babandi usanga avuga ati rwose nyenda kize, ariko wamureba ugasanga rwose yewe data warasekeje pe. Nyamuneka kurya nta mpamvu yo kwirarira nibi cyane, bituma ubaho ubuzima bubi cyane butari ubwawe. Bityo rero gutera imbere nyine bikakugora.
imodoka yakomeje kwaka, kumbi feri ya mbere bagiye gusohokana, icyo kurya ni icyo kunywa, champagne ahangaha umukobwa n'ubwa mbere agiye kunywa kuri champagne, yarakaye ntavuga. Umukene wari ahangaha ati muryoherwe rwose, ati mu by'ukuri nishimiye ko uje ahangaha ngo dusohokane, ati biranshimishije pe rwose, iri joro ni ryiza cyane, kandi yifuza ko nyine byahoraho. Umukobwa ntavuga, yirakaje. Ni umugore ariko mujye mubabaranya, ndi gucikwa rwose. Bakomeje gusangira ariko umukobwa n'ubundi ntavuga. Barangiye rero ku munsi wakurikiye yaje gusura umugabo mu rugo, mujye mureba yicaye ku buriri, mujye mureba. Mu by'ukuri yaje gukora akazi ko mu rugo, kumbi barakwereka akicaye umukire yaje ahangaha atangiye kugenda amusatira, yewe atangira no kugenda amusoma. Filime yacu ni uko igenze, ni igice cya mbere, ku munsi w'ejo ni igice cya kabiri. Ntuzabare cyangwa se ngo ukererwe, wari kumwe nanjye Papa Romantique. Dutangiye filime yacu ni igice cya kabiri. Twasize igice cya mbere uyu mukobwa yaje gusura uyu mugabo, mu by'ukuri yaramaze iminsi amutitiriza ariko n'ubundi yaje asa naho atabishaka. Ageze ahangaha rero n'ubundi yaje ameze nk'umuntu ufite agahinda kenshi, uri gutekereza ibintu byinshi. Umukire yaraje amukoraho, amusoma ku maguru, ariko undi rwose nta kintu yasubije. Barakwereka umugabo arangije yaramwitegereje, abona undi ntago ameze neza, akomeza kwibaza, aravuga ati uyu muntu koko biragenda bite ko mbona wagira ngo yaje mu by'ukuri atari we wizanye cyangwa se atabishaka. Umukire arangije yanze kumuhatiriza, hanyuma araza yicara impande ye. Wibuke neza amaze iminsi amusaba kumubera umukozi, ariko nyine nta nubwo ari umukozi gusa, ahubwo yaranamukunze, arifuza ko yamubera n'umukunzi. Ni umukobwa w'umukene, afite umugabo, ni umukarani, yewe akora n'ubuyede. Umukire arangije atese kutishimye ni ukubera iki ko mbona wagira ngo rwose ntago umeze neza, atese ntago wifuza kunkorera mu rugo, ati ubundi se kubera iki rwose utifuza gukora akandi kazi? Umugabo wawe ko ari umukene, kuki wifuza kugenda umwicara iruhande? Ati rwose ubona ari byiza, ati nawe ugomba gukora. Ariko umukobwa arangije azunguza umutwe ati yewe ntago nanga akazi pe, ngiye nkunda no gukora, ariko rero nanga ikintu cyatuma ngewe nca inyuma umugabo wanjye. Ati mu by'ukuri nakabaye ngukorera, ntanabyifuza cyane, ariko ndabona ibyawe harimo n'ibindi, ndabona harimo n'urukundo, urifuza rwose ko twakundana kandi ntago byakunda. Umugabo wanjye ndamukunda cyane, ntago namuca inyuma, twanyuranye muri byinshi, mu by'ukuri twaraburaye, twarashonje, twaraye hanze, n'ubu ngubu turi kumwe. Rero ntago namuhemukira kubera ko nawe ntago ampemukira. Mu by'ukuri yaritanze ku bwanjye, akora akazi kavunanye ku bwanjye, yikorera imizigo. Ikindi kandi mu by'ukuri hari n'igihe arara atariye, ariko ngewe nkarya. Rero ntago namuhemukira pe, ntago nabyubahuka, kandi rwose ubyumve nka gutyo nyakubahwa, ntabwo ari ukugusuzugura. Barakwereka umukobwa akunda umugabo cyane, bya bindi birenze urugero. Umva amagambo nawe, mu by'ukuri ati rwose ntago nabitinyuka pe, ni ukuri kw'Imana. Ati ndifuza akazi cyane rwose, ndifuza amafaranga yatunga umuryango, ariko rero ndabona wowe ubanza warankunze hari, urifuza no kunsambanya wenda cyangwa tukaryamana. Rero ntago nabikora, niyo mpamvu nyine ubona naje, ariko nyine numva ntameze neza. Umukire yumvishe amagambo mabi cyane kuri we, ntabwo ari ibi yifuzaga kumva. Yatangiye kurakara, arahindukira areba umukobwa, abura icyo avuga. Aravuga ati se mananye koko mbigenze gute? Yanze kumuhatiriza. Nta mpamvu yuko wahatiriza umuntu ko muryamana, ariko nyamuneka mujye mureba abakobwa ndetse n'abagore, burya ubukene ntibugatume uca inyuma uwo mwashakanye cyangwa se uwo mukundana. Rwose ntago ari byiza, kubera ko gusambana harimo ibyago byinshi, harimo kwandura sida, mburugu, hepatite, imitezi, yewe na za prostate ku bagabo, mbese nta keza kabyo. Ikindi kandi nyine byangiza urukundo, bigatuma n'abashakanye bashobora gutandukana. Umukire arangije nta kindi yakoze, yumvishe amagambo y'umukobwa ahangaha, arahaguruka aramwitegereza, arangije ava aho ngaho, ariko nyine arakaye cyane, afite agahinda. Yaketse ko umukobwa anamusuzuguye.
ese bizagenda gute? Bizaherera hehe? Umukire ko yakunze agakunda uyu mukobwa ariko undi akaba yabyanze neza neza, ese azamureka gutyo? Wibuke neza kandi n'umugabo w'uyu mugore yakubise uyu mukire ingumi nziza nziza. Ese uyu mukire azihanganira ibi byose? Agerekaho rwose no kwihanganira agasuzuguro ndetse no kwangwa, kubengwa. Filime irakomeje. Tuvuye aho twagarutse ahangaha, wa mukobwa ni umugore nyamuneka. Avuye hariya bukeye bwaho yaje ahangaha aza kureba umugabo nyine ahantu akorera, baraza banywa agafanta, barya amandazi. Ubanza uriya mukire yamuhaye ku gatike, akavuga ati rero reka njye gusangira n'umugabo wanjye. Mu by'ukuri basangira buri kamwe, akabisi n'agahiye. Umukobwa ari ahangaha arishimye n'umugabo arishimye. Mujye mureba ariko hari abantu usanga bagera mu bukene bakaryana, ugasanga rwose ibyishimo byagiye kubera kwifuza byinshi bya mirenge. Burya ibyiza ni ukwiyakira. Uyu mugabo yariyakiriye cyane ndetse n'umugore we baratuje. Ati rwose sheri wanjye, amafaranga wayakuye hera? Niko kuri kunsengera rwose byagenze gute? Kumbi ni amandazi ndetse n'agafanta. Hati wishe umuzungu se? Hati ese wa mukire ubu nimeze bite? Ntago arongera rwose kugenda kwirukankaho. Hati nzamwica ariko pe nzamwica. Umukobwa arikanga. Hati urumva nyine ntago rwose ngewe namwiteza rega, ntago nabikora. Turumva nyine utu dufaranga hari akaraka nakoze ko kumesa, nuko nyine bamuha udufaranga. Ariko nyine ubanza yakuye udufaranga dukeya ku mukire. Bakomeje kuganira. Ati ariko rero nawe ntukarwane, ntago ari byiza. Rwose ntuzongere kugenda ukubita abantu. Gusa nibagufunga nzabigenza gute? Umugabo ati ariko ngewe bamfunga. Ati rwose ngewe ntabwo nakihanganira kubona umugabo agutereta. Ndaraseka ariko rwose wajya ureka nawe. Ati rwose urankunda ndabizi ariko se kurwana ntago ari byiza rega sheri wanjye. Twabiganiraho cyangwa se nanjye ntago ndi umwana. Rega ntago bantwara gutyo. Ntukarwane, nta keza kabyo. Nyamuneka mujye mwumva buriya kurwana nyine ni ibindi bindi. Warwana se ugasanga wishe umuntu, ugasanga ugiye muri gereza, nta mpamvu yo kugenda uhohotera umuntu. Bakomeje kuganira. Umukobwa arahanga ati yewe, ati reka nkubwire, uriya mukire ngewe mbona nta bwenge afite, mbona rwose bwaracuramye. Ubu se ubundi ni gute aza mu cyaro ahangaha akaza gutereta umugore? Ubu se yabuze abakobwa? Umugabo ati reko sheri waretse we yaragukunze, ahubwo wirinde cyane. Ngewe mfite impungenge zawe kuko uriya mukire nabonye akureba cyane. Mu by'ukuri afata n'umwanya we akaza ahangaha. Ati sheri ni ukuri ko Imana ngewe numva ntatuje. Umugabo ntabwo atuje, afite impungenge z'uko isaha n'isaha uriya mukire azamutwarira umugore. Icyo atazi neza ni uko n'uyu mugore nawe avuye kureba umukire. Ejo hashize yagiyeyo ariko nyine yitwaye neza, ntago basambanye, ariko byose byaturutse mu maboko y'umukire. Yanze kumuhatiriza. Mu by'ukuri umugore ati oya rwose ugira impungenge rega, ngewe ndiyizi, urabizi ko ngukunda cyane. Twanyuranye muri byinshi kuva twabana, twanyuze mu bukene buhambaye, urabizi twaraye hanze rwose, twaraburaye, twacuruje bagiya, byose ndabyibuka. Ntago nabirengaho hanyuma ngende ngusiga. Mujye mwumva amagambo nyamuneka, hari urukundo. Hari abantu usanga baranyuranye muri byinshi ariko umwe yagira gutya yabona amafaranga, ubuzima bwahinduka, akabona uwo bashakanye nta kimubereye, akavuga ariko buriya uriya mugore rwose ntago tuberanye pe, cyangwa uriya mugabo ntago tukiberanye, kubera ko nyine yikanze amafaranga, ugasanga ahise ajya gushaka abandi. Nyamuneka si byiza, ntimukabikore, nta keza kabyo. Niba warabanye n'umuntu ubuzima bugoye cyangwa se yaragukunze nyine ukomeze, nta mpamvu yo kugenda nawe umwanga kubera ko ubonye amafaranga cyangwa se ubonye abandi bafite agafaranga. Barakwereka ni umuryango rwose, bararya amandazi bakarenzaho ka fanta, undebera ahantu bicaye ni kudusonga bugari, ariko nyine umugabo arishimye ndetse n'umugore we aratuje. Ati sheri ngewe reka nkubwire, ngewe nzapfa ndwana, nta mpamvu rwose. Umugabo wese uzagukoraho nzamukubita mwereke. Umugore ati ariko mana yanjye we, ati ariko na rwose ntugafuhe cyane. Ati sheri wajya ureka koko, ndabizi ko unkunda ariko se kurwana ni ngombwa koko? Ntago ari ngombwa. Ati ngewe ndi ntari, ntago nabona umuntu agukoraho. Ati sheri, ati wowe ubuzima bwanjye rwose aho kugira ngo bagutware ngewe nafungwa cyangwa nkapfa. Mu by'ukuri byambera byiza cyane kuruta kubona bakujyana bakuntwara. Ati abakire se abantu ndabazi buriya,
yarakuziye ahubwo witonde, buriya azanyura mu bantu benshi azenguruka usange rwose aragutega imitego. Umugore atari ko waretse koko sheri waretse, utangiye kundakaza, nakubwiye ko rwose njyewe ntaguhemukira, ntago naguca inyuma, ntago nagusiga, none rero utangiye kumbwira amagambo rwose ankomeretsa cyane. Njyewe ntabwo nagusiga kubera icyo unkekera gusambana koko ni ukubera iki? Umugabo arahanga, ariko umugabo nyine impungenge afite zose zirumvikana, ndetse wibuke neza ko n'uyu mukobwa bamuhaye telefone kandi umugabo ntabwo ayizi. Mu by'ukuri rero uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore atangiye kugenda nawe buhoro buhoro akururwa n'umukire. Wibuke yemeye kujya mu modoka bajya gusangira agiwe. Ibi byose bigaragaza ko umutima w'uyu mukobwa utangiye kugenda mu by'ukuri woroha gake gakeya. Burya iyo udashaka umuntu ko yagusamanya cyangwa se yagushuka ntago umuha umwanya, cyane cyane abakobwa n'abagore ntugatange umwanya. Barakwereka barangije kuganira baje no gukirana nk'ibisanzwe, hatari ko waretse rwose, waretse nawe. Bakunda kwikiranira, umugabo rwose akunda umugore cyane byabuze urugero. Tuvuye aho kumbi hashize icyumweru wa mugabo yaje gufatwa mu gihe cya nijoro amaze kurwana n'ubundi akubise umuntu. Nuko bamutwaye ati ngwino hano usobanure ukubise umuntu amenyo avuyemo. Rero ugomba gufungwa nta kabuza. Mujye mureba bya bindi umugore yamwiyamye ati ntukarwane undebere, ntago yabyumvishe, yongeye ararwana, none inzego z'umutekano zimutaye muri yombi. Ndatari ko rwose mwambabariye atereganyiyenjeho, mu by'ukuri ntabwo mu by'ukuri namusagariye, yaje aransagarira, kumbi ku ruhande hari umuvugira. Ati rwose reka mbabwire yamusagariye, yaje amumenaho amazi aramucira, arangije mu by'ukuri aramutuka. Ati niko byagenze. Barakwereka ese uyu mugabo byagenze gute? Hari abantu baje kumwiyenzaho birangira arwanye, birangira bagiye kumufunga. Umugore yararahangaha aryamanye na mugenzi we baturanye. Umugabo yagiye mu kazi, arahanga rwose ntatuje, agiye kumva yumva umuntu aje ahangaha ahita ashigukira hejuru. Ati nibiki bibaye ahangaha? Ati nibiki? Uyu mugore ntabwo atuje, ntabwo agisinzira. Umukire atangiye kuzana ibibazo ahangaha mu muryango. Ese uriya mugabo nibiki bimubayeho koko? Haje umuntu ati rero umugabo wawe amaze kumufunga aka kanya. Ati rwose ntabwo tuzi ukuntu bigenze. Undi ati reka da ntibishoboka. Nuko babyutse mu by'ukuri baza gukingurira uwo muntu uri kugenda avuga ati umugabo wawe amaze kumufunga. Ngo umuntu yaje amwiyenzaho arangije aramukubita, none bagiye kumufunga. Ese uwo muntu yaturutse hehe? Ese ninde wamwohereje? Barakwereka ati niko mbwira bigenze biti? Ati baramufunze. Barakwereka kumva uyu musore yarari hahandi batwara umugabo w'uyu mugore, yagendaga amuvugira. Ati yewe, ati bamufunze rwose. Ati haje umugabo amwiyenzaho yasinze, amenaho amazi aramucira, arangije undi nyine ahita amukubita, amenyo yose ayakuramo. Mukabyara mwe mujye mwumva. Ati mu by'ukuri ntabwo tuzi uwo muntu ahantu yaturutse. Hatubanza ari gatumwa, ati ukuntu yaje akamwiyenzaho rwose, ntabwo numva ukuntu byagenze ngiwe. Mujye mureba umugabo ntabwo yagize amakenga. Umugore arahangaha atari gusubira umugabo koko, namuje kurwana none ngiye ararwana koko. Haterega bamwiyenjeho cyane ku buryo bukomeye cyane pe, nawe ari wowe ntago wakihangana. Umugore atari urumva nyine hasha no kuza umuntu rwose yifuza ko umugabo afungwa, hakamwiyenzaho nyine. Ati yewe tereka nkubwire niko byagenze pe. Ati se hari umuntu wenda mufitanye ikibazo ku buryo yaza akamwiyenzaho kuriya cyangwa se agatuma uriya muntu? Hatereka nkubwire rero hari umuntu nketse. Ati ndamuketse pe. Ati rwose hari umuntu nketse ushobora kuba yatangiye kugenda agurira abantu kugira ngo baze kutwiyenzaho. Mujye mureba, mujye mwumva amagambo. Umukobwa atanye gukeka umukire ko yaba atangiye kugenda agurira abantu bisambo cyangwa se abantu nyine babasinzi kugira ngo baze kwiyenza kuri uyu muryango, none birangiye koko umugabo umufunze. Umugore yambaye vuba vuba kugira ngo ajye kureba ese umugabo koko bamufunze. Ese ubundi afungiye hehe? Wibuke neza ni abakene rwose, barya ari uko umugabo agiye gupagasa yikoreye imizigo, nuko ubundi akora ikiyede, none baramufunze. Ese bizagenda gute? Bizaherera cyangwa se bizasohoza gute? Filime yacu nuko itangiye inakomeza. Nkwibutsa ko uri kumwe nanjye n'ubundi Papa Romantique nk'ibisanzwe.
bavuye aho ngaho basiga uyu mugore n'umuturanyi, bakunda kurarana nyine, bose ni abakene urumva, abagabo baragenda nijoro bakajya gushakisha. Kumbe twavuye kuri gereza, mu by'ukuri byacu ntibitinda tugaruka aha ngaha. Uyu mukobwa uyu ni musaza we. Ati niko mushiki wanjye, none se mbwira, umugabo nyine bamaze kumufunga bagiye kumukatira, hanyuma dukora iki, dukurikizeho iki? Wambwiye ko hari umuntu ukeka ushobora kuba yarabikoze, ese uwo muntu ninde wenda ngo tumusange hanyuma nyine tumuganirize twumve ko yamurekura? Barakwereka ikibazo cyavutse, ariko umukobwa byose arabizi, yasuzuguye umukire, yewe baranamukubise, none ashobora kuba ari kugenda yihorera yifuza ko uriya mugabo afungwa, hanyuma akabona ko yakigarurira uyu mukobwa kuko yaramukunze cyane pe birenze urugero. Umusaza wari aha ngaha ati mbwira ariko nyine tugire icyo dukora, ati uwo muntu ninde, hanyuma se atuye hehe? Nyine niba ubitekereza gutyo wasanga ari byo. Ati kuko rwose ntabwo byoroshye. Umukobwa tuzi n'ikindi, hari umukire waje kuntereta hanyuma arwana n'umugabo. Icyo gihe umugabo yaramukubise, hanyuma rwose agenda arakaye. Ati nanjye kandi angendaho cyane, yifuza ko njya kumukorera iwe, ariko nyine yarankunze narabibonye. Rero byanze bikunze ubanza ari we wamuteje ibisambo, hanyuma bikaza bikamukubita cyangwa se bikamwendereza, bikarangira amufungishije. Mujye mwumva nyamuneka, hanze aha ngaha no kwitonda. Usanga abantu bagambanira abandi, bakakwiyenzaho, bakavuga ati rero nagukoraho rwose arahita ajya muri gereza, apfa ko yagukubise, yagukomerekeje. Ati rwose mu by'ukuri uzabikore gutya na gutya. Mujye mwitonda. Umukobwa arahangaha ati byanze bikunze pe ni wabikoze. Ati nta wundi muntu tugirana ikibazo aha ngaha, urabizi nawe rwose, umugabo wanjye arasabana nta bibazo agira. Rero uwo mukire niwe nketse, rero ni ukugenda tukamushaka, wenda tukatakama tukareba ko yamufunguza. Ati ariko ntabwo mbizi ko yamufunguza, ubanza yifuza ko yaheramo hanyuma wenda agashaka nyine uburyo yanyigarurira. Ati naramwanze ngewe, nambwiye ko bitashoboka. Ati ariko ndabona bikomeye cyane, sinzi icyo gukora. Ubu se uriya mugabo wanjye se niba mufunga bakamukatira burundu cyangwa imyaka 10, ubu koko bizagenda bite? Kandi rwose ngenda natwite. Ati ndatwite. Ati ubu se rwose nzabyara umugabo wanjye adahari. Ati ubu se inda kigiye gukura ko nzabaho gute koko? Nzabaho gute? Ukabyara we birababaje cyane. Hashize iminsi 2 wa mukire yaragarutse aha ngaha, ahamagara wa mukobwa, amuzana mu modoka, batangira kuganira, n'ubundi ahatangira kugenda amutereta. Ariko umukobwa yamaze kweba rwose byose, arabyitegereza, abona umukire niwe wagiye afungisha umugabo we. Barakwereka twaje aha ngaha mu masaha y'ijoro. Yagarutse rwose. Ati ariko se uko reka nkubwire, kubera iki rwose wanyanze? Umukobwa azahanga. Ati ariko reka nkubaze ikintu, umugabo wanjye ni wamufungishije? Ati ndakwingize mbwira. Ati rwose ndifuza kubimenya, ibindi tubiganire nyuma. Ejo ni baramufunze nijoro. Ati wabigizemo uruhare? Umukire arahanga yahanga gusubiza, arahindukira areba ku ruhande. Ati ariko se umugabo wawe nibyo ndabizira, ngewe se umugabo wawe ngewe ibyo birandeba ubundi. Yabaye nk'umuntu utangiye kugenda yikeka ikintu. Ese umusubize ngo ikintu ryamufungishije se cyangwa ntago ari ngewe? Ariko umukobwa aracyamwitegereje. Ati yewe reka nkubwire rero, iby'umugabo wawe rwose ntago mbizi ngewe. Ati se baramufunze? Umukire ati nta kibazo rwose, uzambwire nzamufunguza, ariko reka twiganirire. Umugore acyumva ayo magambo yahise arakara. Ati n'ikindi niwe yamufungishije, ndabibonye kandi rwose ntago wabihakana. Yahise agira gutya, ahita ava mu modoka yirukanka. Ati uri umugome cyane. Umukire atari ko rwose wigenda, buretse gato nkubwire, reka tuganire. Undi yavuye mu modoka yirukanka, amera nk'umuntu uhahamutse. Yabonye amaso y'umukire, abona rwose byanze bikunze ko uyu mukire ari we wafungishije umugabo we. Barakwereka umukire arahangaha, arashaka gukundwa ku ngufu, arashaka kugenda rwose yigarurira umugore abandi ku ngufu. Umva amagambo atiwe, ati azaheramo nta kabuza rwose. Ati impaka wemeye ko dukundana, uransuzugura nta soni, mukanankubita. Ati nta soni koko, uriya mukarani wawe. Hatazaheremo mpaka igihe cyose rwose uzumva ko ngewe ugomba kumva ibyo nkubwira.
mujye mwumva amagambo. Umukire ari ahangaha arifuza gukundwa ku ngufu, yagiye abishoramo amafaranga ndetse abishyiramo n'ubugome ngo ari kwihorera ku mugabo. Nyamara rwose umugabo ararengana, umugabo ararwanirira umugore we, ariko nawe ntabwo abishyizemo amakenga menshi, ntabwo yagenzuye umujinya we. Rero umukire atangiye kugenda asenya umuryango buhoro buhoro, ati azagende aheremo cyangwa se bamufunge burundu, nibwo nzabona uko nigarurira umugore we. Filimi irahangaha irakomeje, nyamuneka biteye ubwoba, biteye agahinda gakomeye cyane. Barakwereka umukobwa yakomeje mu by'ukuri yirukanka, ese aravahe cyangwa se aragana he? Feri ya mbere ni kuri sitasiyo mu by'ukuri ya polisi, aho umugabo we afungiye. Mu by'ukuri yaje ameze nk'umusazi, hati mana nanjye koko tubu biragenda bite koko? Hati umugabo nye rwose bamufunze kandi ngenda twite ubuse rwose nzatwita amezi 9 yose adahari. Mana we ubuse byaramucanze. N'abakene nta nubwo yabona rwose amafaranga yo kufunguza umugabo we. Bidatinze bazanye umugabo ahangaha kugira ngo asuhuze umugore we. Barakwereka yaje arinzwe, ariko yaje yacitse intege. Umugabo w'umusore ufite imbaraga, ariko imbaraga ntago zo kurwana. Umugore amubonye yaje rukanka, ahita amuyambira ati yo sheri wanjye we, ati we amakuru we, nagukumbuye we, ati nikumeze gute, ati amakuru yawe, uri muzima, nta kibazo ufite, ntabwo urwaye, nisi mbwira, umeze neza. Yo umukobwa mu by'ukuri yataye umutwe, ariko umugabo ati nta kigenda pe, nta kigenda rwose, ntago meze neza, ntago nakubeshya, ahangaha se nyine kari gereza. Ati sumundi sheri, sinakubujije koko, sinakubujije kurwana, warongeye koko sheri, wabikoreye iki koko? Ko ngukunda rwose kuko utanyumvira, wagiye unyumvira sheri, ubuse rwose bagiye gufunga, nese ubundi ubu rwose wasabye imbabazi bakakurekura. Umugabo arahangaha, imbabazi z'ahangaha zirahabasha, ni amategeko gusa. Niyo umuntu yarakutse amenyo, urumva nyine amategeko ahangaha nyine arubahirizwa. Umugabo yajunguje umutwe, ati sheri ntago byakunda, imbabazi ntago byakunda pe, naragerageje ariko rwose urumva bagomba kumburanisha hanyuma bakankatira umuntu nyine urumva amenyo yavuyemo. Mana we mujye mureba nyamuneka, nukwirinda. Abantu rwose bagenda baca mu nzira nyinshi kugira ngo bakugambanire, bagutandukanye n'umukunzi wawe cyangwa se bakugirire nabi kubera wenda amashyari. Nanjye rwose ukubwira paromantike, hari usanga abantu banzengurutse bavuga ati rwose bamufunga dore rwose bagire gutya bakantega imitego, ariko ngewe urumva imitego nyine ngewe se urumva hari ukuntu nyine ngira gutya nkayisimbuka. Mambazi nyine, mambazi bose ku murongo nyine, mambazi tubana mbazi. Nyamuneka burya mu buzima nyine nuko ubana n'abeza ababi, icy'ingenzi nyine ni ukumenya uko byitwaramo, kuko nyine burya ntawe ubura abanzi, nta n'ubura abakunzi. Icyambere mu by'ukuri ni ukwirinda. Umugabo arahangaha hati sheri rero bikunze rwose ndibwira ko wamukire ari wakoze ibi ngibi, wagiye ukamusaba imbabazi ukareba ko rwose yambabarira. Umukobwa arahangaha hati niko none se urabizi ko ari wabikoze? Hati mbwira, hati niwe koko? Umugabo arahangaha hati niwe, hati rwose amakuru ndayafite, navuganye n'abantu benshi ahangaha barabizi, hati yaguriye abantu impande zose barahari kugira ngo bamfunge hanyuma abone ukuntu nyagenda kwigarurira. Hati rwose umukobwa arasara, hati niko, hati rwose nanjye nabikekaga, hati ari kuri ya mugome kuko ubundi arashaka iki, uriya mutindi rwose ubundi niki cyamuzanye mu muryango wacu. Hati mananjye we, ati ndamwica nanjye we ndamwica, hati ubuse rwose ubundi ntibabizi bajya bakamufata bakamufunga. Yababwira ahangaha rero n'abayobozi, tumufunga se hari icyaha yakoze? Umugabo we ko yakuye umuntu amenyo hanyuma se umukire muramushaka hiki? Nuko nyine burya hari n'ibyo wasanga hatanze agafaranga ahangaha. Hati sheri ibyo byihorereye, baba n'abayobozi nyine wivuga nabi nawe, uragira ngo se nawe bagufunge. Hati we rwose reka nkwereke, uzagenda umuganiriza hanyuma umusabe imbabazi turebe ko rwose yakubabarira hanyuma mve mahangaha pe, kubera ko bagiye kunkatira kandi n'imyaka hafi 15 amenyo yashizemo neza neza. Umukobwa arahangaha hati mananjye sheri we, hati ubuse rwose, hati rwose ndajya kugenda mbikoraho ndebe ukuntu nabigenza. Ati mujye mureba. Umugabo yamaze kumenya ukuri, ahangaha afungiye amakuru yose yamaze kugenda yakurura ko uriya mukire yagiye aguririra abantu benshi kugira ngo abashe gufungwa. Nababwiye ngo kuri isi no kwitonda,
nanjye rwose paromantike nakubwiye ngo abantu benshi banzengurutse ugasanga abaturanyi ibiki byose ati bamufunge ni gute rwose akora agasobanuye akabona amafaranga cyangwa se ni gute yagira gutya na gutya agatega imitego ukabyuka ugasanga umuntu waragututse ugasanga umuntu rwose akoze ibintu yewe data we ariko nyine kengera amakenga ariko ngenda ndabazi cyane ariko Imana nyine ijye baha umugisha nuko ubuzima bukomeza. Umukobwa aranga hati sheri rwose wirakara pe ahubwo uzagende hanyuma umupfukamire rwose urabona uratwite ubuse uzabaho gute koko ntago wabaho ntari gerageza ugira umutima ukomeye hanyuma umusange umubwire uti rwose ihangana umubabarire hanyuma urebe ukuntu wabigenza. Ariko bakiganira nyine abashinzwe umutekano bati ngwino tugende rwose birahagije. Yamuha kabizo ati sheri bayi ariko nyine rwose ugende ubikore gutyo sibyo. Ahangaha hari ushinzwe polisi ati ngwino yewe birahagije ati cahangaha ujye kurya impungure. Nyamuneka no kwitonda burya amategeko nyine n'amategeko harubahirizwa. Yakubise umuntu amenyo yavuyemo nta kindi ahangaha nta miyaga rwose ni ukuburanishwa hanyuma agafungwa. Nuko bamukuye aho ngaho baramujyana umugore wasigara ahangaha hasigara areba ati Mana yanjye we baramutwaye koko bagiye kumukubita buriya rwose ntago ari buryame bagiye kumukubita ibikoni byinshi usanga baramuvunnye. Nuko nyine se gufungwa no gufungwa ariko burya nyine ese arajya ku mukire arajya se kumusaba imbabazi. Umugabo arifuza ko yagenda akamupfukamira akareba ko bamufungura. Umukobwa aratwite nta mafaranga afite nta epfo na ruguru ese biragenda bite? Barakwereka rero wa mukobwa avuye hano umugabo afungiye feri ya mbere yaje kugenda aganira na musaza we amubwira byose uko ikibazo giteye. Musaza warahangaha hati niko hati rero numva ikibazo cyanyu kirakomeye ariko nyine kiranoroshye byose byaterwa n'ukuntu tubyitwaye. Hati reka nkwereke rero reka twiyoroshye hanyuma tujye kureba uwo mukire tumuganiriza turebe ko hari icyo yakora kuko niba ari umukire nyine atanze amafaranga kandi urumva nyine umugabo wawe nawe yaguye nyine mu gatego ntago rwose yabaye umunyamakenga yakubise umuntu wamenyo yavuyemo biragaragara nyine ubwo yafatanywe igihanga. Rero nta kundi twabigenza bura ntago bamurekura ariko umukire buriya abigiyemo nyine hari ukuntu yabigenza agatanga n'amafaranga bakamurekura. Umukobwa arahanga yarakaye cyane ati uya rwose ngiye wa mu ngubu namwica namukubita we namwica umugabo wanjye koko ariko so yica wo yica se shaho rwose amurusha amafaranga. Hati ntago numva ukuntu umuntu yaza agashaka umukunda ku ngufu akageraho rwose ahemukira umugabo ubusenge warankunda arankundara nose ubungubu nzamupfukamira gute? Musaza bati tuza genda gakeya genda gake ndakuru turabizi hanyuma rero icyo nifuza nuko wanyereka ahantu umukira atuye niba utahazi kandi washaka uhamenye hanyuma tuzajyane hanyuma tumuganirize turebe icyakorwa. Ibitari ibyo umugabo wawe mu cyumweru kimwe gusa baramukatira kandi imyaka itari munsi y'10. Urumva neza amenyo yavuyemo urumva neza rero amenyo yavuyemo na 6 yose urumva nyine buri ryinyo n'imyaka 3 kuba na 6 urumva azavamo ni imyaka 18. Waciye bugufi wa mugore waciye bugufi. Burya abantu bijyara nyine ugaca bugufi nta kundi. Umugore ntabyumva hati ngewe namukubita wamumpangiye rwose ni gutagira gutya kaza umugabo wanjye rwose twikundaniye hagashaka kudutandukanya hati ngewe ntago mbyumva pe. Ariko nyine musaza bati oya ntagaruko bikora amaranga mutima yakira hasi tugende tuganiriza umukire rwose tumwinginge hanyuma turebe wenda ese yakinkwa nizamba bizakurikira nyuma. Ariko nyine uriya mugabo atamukatiye ubuse na mukatire bazagenda bite? Hati niko mbwira niba mukatire imyaka 18 urumva azavamo ukiriho ubuse uwo mwana azaba yarabayeho muri abakene nanjye ndi umukene umuryango wose turabakene nta wafasha undi koko wanyumvisha wa mugore wanyumvisha. Barahangaha barapanga inama yo kujya gusaba imbabazi umukire. Ese bazajyayo ntibazajyayo? Ese nibajyayo ubwo umukire hazabaha imbabazi cyangwa se ntago azabaha imbabazi? Mu by'ukuri filime yacu irakomeje komeza urebe filime akantu kandi uzagenda usobanukirwa kwibutsa ko kiri kumwe nanjye Papa Romantique. Nyamuneka burya hagati y'abashakanye cyangwa se abakundana mu by'ukuri hari benshi usanga bifuza guhemukira imiryango cyane cyane iyo mukundanye
rwose mumeze neza, umuryango utuje, abana bameze neza, urukundo ruhari, muteye imbere, hari benshi rwose batifuza ko mwamera neza, ugasanga rero barabatega imitego cyangwa se barabagambanira. Niyo mpamvu hari umugore ugomba kugenda rwose ugira amakenga menshi, ndetse n'umugabo ni uko nguko, mukagira amakenga kandi mukajya muganira ku kantu ku kandi. Barakureka filime ahangaha irakomeje. Tuvuye aho ngaho twagarutse ahangaha, kumbi wa mukobwa na musaza we byarangiye bagiye kureba umukire, bajya kumusaba imbabazi. Bagezeyo barabakira, murebe ni champagne gusa. Ahangaha ntabwo ari ibyayi cyangwa se amazi, babaye ka champagne. Hatero rwose muhanze mugasome. Baje guca bugufi, baje kwinginga kugira ngo barebe ko umukire yababarira uwo mugabo. Ese aramubabarira cyangwa se? Ariko umukobwa aracyarakaye cyane, ati buretse rwose ndifuza kumubona hanyuma nkamuvugisha. Ati kandi nawe rekera aho ngaho rwose kumpa ibyo kunywa ntabyo nshaka. Ndatari ko kufite umushiha nibikira, bose aramwe ngo mbahe ibi ngibi, none se musuzugure se? Ati niba utabishaka nyine genda. Ati ntago ngiye nshaka kunywa ntabyo nshaka. Barakureka umukobwa aje ahangaha afite amahane menshi, mu by'ukuri afite n'uburakari. Ese aje guca bugufi cyangwa se aje gutongana? Ariko umusaza we yamugira inama ati rero shyira amarangamutima hasi hanyuma tujye gusaba imbabazi. Ariko undi ntabyumva. Ariko umusaza we aratuje kubera ko nyine azi iby'ubuzima, champagne barayizanye, undi yanga ko bayifungura. Ati ntabwo dushaka kunywa yewe, genda rwose umubwira azahanga hanyuma tuvugane, ibindi byo kudushukashuka azanaza champagne umuntu wacu afunzwe, oya ntago birimo. Umusaza wari ahangaha yaramwitegereje ati ariko se watuje koko, ati ariko ntuzi ibiki wowe wandetse? Ati nyabareka nkubwire sister, ati rwose ushatse watuza tukinyweramo hanyuma. Ati ntabwo nshaka kunywa ibintu byuriya mugome, ndifuza kumureba hanyuma ngewe nkamubwira ijambo rimwe rwose, hanyuma nkaruhuka umutima nkigendera ashaka mufunguza cyangwa se ntamufunguze. Ati ibindi rwose ngewe ntabyo ndimo. Barakwereka tukira aho ngaho umukira turutse ku ruhande, aza yitonze gake gake, yatambuka buhoro buhoro, uramubona rwose ni bogari, yarambara akaberwa, amashenete, aza areba gake gake. Ati ni karibu, karibu aho ngaho, ko mutamo kuri ka champagne. Umukobwa aramwitegereza, haramureba we, mbega ijisho we. Ati ni karibu cyane rwose, mubanze mufatemo akantu ko kunywa hanyuma n'inkoko nyishyizeho hari inyuma, baraje bahe inkoko cyangwa se ifi. Undi aterega ntabwo dushaka ibyo kurya pe, ati rwose turahaze, ati nta n'ibyo kunywa dushaka, nta n'inyota dufite rwose. Mbega umukobwa afite umujinya n'amahane menshi cyane. Umukire aho ngaho aricara nyine arenze ukuguru kundi, abatuje, nta mutima mubi, nta rwose nta guhubuka. Ati hanyuma se amakuru yanyu bimeze bitera? Ati niko, ati uwo muhungu se ko ntamuzi wowe ninde? Ati ntago muzi nibwo namubona rwose. Umukobwa araceceka, ati harashiye iminsi ntakubona. Ati urumva nyine uyu munsi nanjye ntabwo nakoze, niriwe mu rugo, urumva ariko nk'ejo nzakora, ariko ntago byatubuza kunywa, ariko niba udashaka no kunywera ahangaha twajya no muri hoteli nta birenze. Ati se tujye muri hoteli? Mukire ariko bakire barirata we, yafungishije umuntu, ariko ati tujye muri hoteli se tunywemo akantu, hari ikibazo se? Umusaza w'umukobwa ati oya ntabwo tujya muri hoteli, ahubwo twari tuje gusaba imbabazi. Hari umuntu nyine ngo wafungishije, hanyuma turifuza ko nyine wadufasha hanyuma rwose nyakubahwa rwose ugaca inkoni zamba rwose bakamufungura, kubera ko afite umugore ahangaha aratwite rwose, mu by'ukuri ntako ameze. Umugore araceceka. Musaza we ati wowe ceceka ngiye mvuge, ngiye nce bugufi rwose ndebe ko hari icyavamo. Atanya gusaba imbabazi. Ati rwose mubyeyi urumva niba rwose yanakosheje akabatuka cyangwa se akabakubita, mu by'ukuri nawe yatumye ngo tugusaba imbabazi rwose, kandi rwose wihangana utanga imbabazi, numabarira buriya n'Imana izakubabarira. Ati nta kindi pe, nta kindi kitugenza, ni ugusaba imbabazi. Uyu ni mushiki wanjye, ngende musaza we. Ati uyu ngo arankurikira, twavuze turi batatu mu rugo, nuko nyine nta babyeyi dufite, twakoze buryo turi imfubyi. Umukire ati se ariko uwo muntu afungishije ninde? Ati ngewe buriya rwose mu buzima bwanjye ntago nyamfungisha abantu, ngewe se ndi leta. Ati wowe se ninde rwose wabwiye ko namufungishije? Ngewe ko ndi umuntu mwiza, ko nsenga, buriya rwose ngewe ndarokotse cyane, narabatijwe, nuzura n'umwuka wera, ngewe ntabwo ibyo nabikora pe. Ati ibyo ntuzi ni ibinyoma byambaye ubusa rwose. Ariko nyine se ubundi yabyemera?
azi n'amategeko, buriya aba ari umuntu ukomeye cyane yarize. Ati ibyo ntabwo nabikora. Uwo mukobwa ariko akibyumva yarasaze. Ati reka nkubwire rero, reka dushyire ukuri ahabona. Urabizi rwose ko wanterese kenshi ugashwana n'umugabo wanjye, none byarangiye umuteje abantu, ugurira ibisambo ibijura byose kugira ngo bize mwiyenze abikubite hanyuma bamufunge. Ati niko byagenze, wamufungishe rwose, amakuru turayafite. Rero mufunguze, nta kindi nifuza njyewe, funguza umugabo wanjye pe. Njyewe rwose nutamufunguza njye nawe rwose ntuzanye kumvugisha, ariko nabibonye kuri n'umugome cyane pe. Ati rwose bamufunze, banamukubise rwose njyewe. Ati ubundi uramuhora iki? Wamuretse koko, wamuretse? Ariko musaza w'umukobwa atari kose watuje, wavuze make koko, nibicu urimo koko, niko waretse gutongana. Umukobwa aravuga nabi cyane kandi nyine umukire hari ukuntu ahita arakara. Atari kose wa mugore we, ati umugabo wawe rwose njyewe urumva namufungisha ngo bigende gute? Wambwiye ko umugabo yari umukaranira, harya ngo ni n'umuyede. Ati ubwo koko urumva nkanjye umuntu w'umukarani koko urumva twahurira hehe? Ubwo nyine yakoze amakosa nuko ubwo yari yanyweye za muriture wenda sinamenya. Undi ararakara, uwo mushinyura azamuka, wumve gusuzugura. Ati wasanga anyweye za muriture nyine ubwo avuye kwikorera imizigo cyangwa se avuye mu kiyede, ubwo nyine agahita asinda nuko akaza arwana. None ubwo ngubwo koko njyewe namutumye kurwana se? Ati ubwo yarwanye nyine, none ubwo nta kinyabupfura agira. Ati njyewe nta muntu nafungisha pe. Ibyo ko naguterese, njyewe ntabwo naguterese, ubwo nakubiye ko nifuza ko wambera umukozi wo mu rugo, urabizi warabyanze. Rero ntabwo nagenda buse mugabo wawe koko twahurira hehe? Uwo mugore arakara, ati reka kwigira marayika rwose, amakuru yose turayafite ko amufungishije, abantu bose babimubwiye muri gereza. Rero ntago rwose wagenda bigira gutyo. Ati mufunguze pe. Ariko ubundi rwose nicyo yifuza. Umusaza w'umukobwa arangaha arumva ijambo kurindi, mu by'ukuri arumva ko umushiki we ari kurengera. Atari ko mushiki wanjye, ati wagenze makiyara ko numva uri kuvuga rwose nkutegeka. Hatoya, ati ngewe rwose mufunguze, wenda ngewe nzaza nkukorere mu rugo uko bishaka, ariko ngenda natwite, ubuse nzabaho gutadahari, ubuse uzantungana n'umwana rwose urumva utari umugome cyane koko wagiriye n'umwana ntwite. Mukira araseka. Ariko ibyo mumbwira kuko ngewe urumva ngewe se ndi leta kari ifunga ngewe. Ati rwose reka nkubwire ngewe none bishaka basi nzaze mbahanga, ariko wishima amahoro ahinde, ariko byo umugabo wanjye asohoke, ubuse umwana wanjye azavuka ntabone se. Ati urumva kuko nzabigenza gute? Ati mufunguze. Yarategeka rero, yarategeka. Ariko umukire aranje nyine aramwihorera ateko. Ati ngewe se ngewe ubundi ngenda umucamanza, ngewe se ubundi ngewe ndi polisi, ngewe se ngewe ntaho mpure n'ibyo bintu rwose, ntimukanteze urubwa, ngewe ntabwo namufungisha, ahubwo mugende nyine murebe wenda umwavoka murebe ko yamuburanira wenda, hanyuma rero ko bamufungura. Wumve arabizi neza ko nta mafaranga babona yo gushaka umwavoka. Ati numva ariyo byiza rwose mwakora, naho ubundi kuza ahangaha nge ngumufunguze ntabwo byakunda. Uwo mugore arangije akibyumva yarasaze, arahaguruka hafi gukubita umukire. Hati ariko kubera iki rwose abakire muri abagome? Hati muri abatindi babi cyane. Hati ukuntu uri kwigirara, wigize mwiza rega, wigize marayika. Hati kandi rwose imbere uri ikirura pe, nta no kugira impu umwana ntwite. Hati rwose reka nkubwire, ngewe nutamufunguza ngewe rwose nge nawe birangire pe. Musaza warahanga aza gukomakoma. Ati mushiki wanjye watuje. Hati umugabo wanjye yakugize iki? Hati basi ne baragukubise, hati yagusabye imbabazi, yanapfukamye yatakambye, ariko we ntabwo ushaka rwose kumwumva, ntushaka kumubabarira. Hati mbega umugome we, ati ubuse mbigenze gute we? Hafi gusara, umukobwa yenze gusara. Hati niko undi atari ko wandetse wowe wandetse. Hati umugabo wanjye ariko uzikari byose byanjye. Hati uza hano twavanye, uza hano twanyuranye, twaraye hanze turaburara turya ubusa, none reba haramufungishije, arifuza no kumwica. Hati niko ubundi mbwira ugira impuhwe, ubundi koko hatari kose ubundi wagira impuhwe tutarabyaye. Hati rwose reka nkubwire umugabo wanjye, ngewe nafungwa cyangwa se agapfa ntabwo rwose uzankira ngewe, nge nawe rwose ngewe nanjye nzakwica. Yewe data we, mbega amagambo arahangaha, mbega amagambo, mbega umujinya we.
umukire aranga ati ariko si ibyo byose uri kuvuga shaho ngewe urumva ati nimushaka umwavoka nyine hanyuma umugenda aburanire ngewe se abakire barasuzugura cyane ati ariko nk'uyu nguyu ukunda bari mu biki we umusaza w'umukobwa ari ahangaha yipfutse ku munwa yumvisha amagambo mushiki we avuze ahangaha arangije arahindukira areba umukire ati turapfuye we turapfuye undi aracyahutaguza amagambo ati reka nkubwire niwibeshya bakamukatira nzaza ahangaha rwose nzane n'icyuma nkigutere ngewe cyangwa se nzane rwose ikindi kintu nkigukubite mu mutwe ati ntago nabyemera ariko n'ibyo byose ari kuvuga ni ukubera uburakari ni ukubera amarangamutima arangije ararakara cyane aravuga ati rero ati nta kundi ariko umukire nyine yamusuzuguye ariko se haterega urumva ngewe ntabwo nafungisha umuntu urumva se ubundi umukarani n'umuyede uko urumva twahurira hehe hati ubwo mugende mushaka umwavoka cyangwa se munyure mu zindi nzira nyine ati reka nkubwire turagiye ariko umenye ko ikizaba ku mugabo wanjye uzakicuza uzagifatisha yombi umukire arahanga ati rwose umenye ko nagera gutya agapfa cyangwa se bakamukatira imyaka 18 yose mu by'ukuri wowe ntabwo uzabaho ntabwo uzambanaho ngewe rwose ntabwo mbyumva umugabo wanjye ngenda mukunda cyane ntabwo namuca inyuma ntabwo nabyemera umugore akunda umugabo ese azakomeza kubyihanganira umugabo afunze ese umugabo azageraho afungurwe hanyuma se uyu mukire bizarangira akundanye n'uyu mukobwa filime yacu ni ukugenze ni igice cya kabiri ku munsi w'ejo ni igice cya gatatu ntuzabure cyangwa se ngo ukererwe wari kumwe nanjye Papa Romantique ndabakunda dutangiye filime yacu ni igice cya gatatu twasize igice cya kabiri uyu mukobwa ari kwa wa musore wa mukire cyane ari kugenda amutonganya mu by'ukuri yamurakariye cyane ati wowe ufungisha umugabo wanjye ati rero rwose ugomba kugenda umufunguza nta kindi yakoze amaze kugera ahangaha yaricaye biramucanga ati mana nanjye koko umugabo wanjye ati ukuntu yankundaga mukunda ati none baramufunze ubuze uko nzabaho namufite kumbi yatangiye kugenda atekereza ibihe byiza yagiranye umugabo we ati ndibuka turi kumesa hari kumfasha byananiye ati mu by'ukuri turi kuganira ati rwose umugabo wanjye ari umugabo mwiza cyane utabona ati namuteye amazi icyo gihe nawe agira gutya rwose hantera andi mazi turakina turakirana ati rwose mana we ati subu ibihe uko nzabikura hehe ati naraguye icyo gihe hanyuma hahitaza rwose kundeba hati sheri haraza aranyegura yo mujye mureba ibi byose ni ibintu uyu mukobwa umugore ari gutekereza umugabo arafunzwe atangiye kwibaza se mu by'ukuri nzongera kwishima bibaho disi barakundanaga mu bukene bwabo bakiraga hamwe bagakinira mu mazi mu muhanda ahantu hose nyine bijyanye n'ubushobozi bwabo ibi byose rero biratuma umugore arushaho kugenda agira agahinda gakomeye cyane ati ndibuka rwose amfashe mu biganza ambwira ngo ndagukunda nanjye musubiza rwose ndagukunda cyane umugabo mwiza ati ndibuka mpakabizu kamwe ati mubwira ko yamana kandi amana ka kabiri n'aka gatatu ati mana we use uko mbigenze gute ati nuva rwose ngiye gupfa ngewe ni umugore ari gutekereza mu by'ukuri ibintu byose umugabo yamukoreraga mujye mureba hagati y'abashakanye ni byiza kugenda mufashanya umugabo aramesa umugore akamesa umugabo arateka umugore agateka mbese ni byiza kugira uburinganire nta mpamvu yo kuvunishanya hati ndibuka rero rwose umunsi umwe turyamye hanze ari kumbwira ngo rwose nzamubyarira akana keza nanjye nti rwose nayo ndifuza kuzabyara akana gasa nawe hati mana ushobora byose kuko umugabo wanjye wamufunguye koko hati umugabo wanjye mwiza wankunze kuriya nkamukunda hati ubwo koko bigende gute umugore ari gutekereza umukire yanze gufunguza umugabo ahubwo yabonye ari abasazi yabahinduye abasazi arifuza gukundana n'uyu mukobwa ariko undi yabihakanye yabyanze ese bizagenda gute ese umukire azabireka gutya umugabo akomeze afungwe hanyuma yigarurire umukobwa cyangwa se umukobwa azabyanga burundu komeza ure filime akantu kandi uzagenda usobanukirwa kwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantique umugore aracyatekereza ibihe byiza yagiranye n'umukunzi we hati mana we ndibuka ari kunsoma mu gahanga noneho umutima ukenda gushwanyuka hati mpakabizi koko hati none bamujyanye muri gereza hati mana koko ngo wakoze igitangaza mana yanjye
hatunzamura ubuzima kuko ndatwite koko mbeho umugabo wanjye koko ntamubona twararuhanye mu bibi no mu byiza twasangiye ubusa ariko ntabwo twatandukanye ariko ubu ngubu mbega isi we mbega isi mbega agahinda umugore uranga arababaye cyane ku buryo burenze urugero yakunzwe n'umukire aramwanga none umukire yabizanyemo intambara guhemuka arangije ava aho ngaho ajya guhengeka umusaya hashize ukwezi rero umugabo yaje gufungurwa ese bigenze bite kugira umugabo afungurwe murebe yaje yitonze ni mu gitondo kimwe ariko nyine nuko yaje yambaye ni sandari ni ikabutura n'isenge neza neza nkuko bamufunze ameze feri ya mbere yaje ahangaha iwabo yahuye na musaza w'umukobwa ati bufure uraje ati niko ati baragufunguye ati yewe data we ati mbega ibintu byiza we ati bufure ati Imana ishimwe we yewe data we baramufunguye bufure wanjye ni karibu cyane ati nose kutamagana nze nkurebe ati bahinze gute ati se baragukubise ati brother ati humura rwose turaganira ariko nyine ntabwo byari byoroshye pe mbega gereza we mbega we ati kurara hasi kurya impungure mana ati rwose usanga rimwe na rimwe nyine banyuzamo n'igiti bakakudihagura ukuntu ati nta kibazo basuka utashye baramufunze rero nyine bamufungira nyine muri ya gereza muri Cote d'Ivoire yose hirya iyo ngiyo ngo hari n'igihe bagukubita ibiti nyamuneka burya ni ukwirinda amakosa hagati y'abashakanye ntimugakunda gukora amakosa yakujyana muri gereza umuryango wawe ukababara kumbe umugore yaje akurikiye umugabo yamenye ko yafunguwe yaraje ariko mu by'ukuri abura imbaraga zo kumusuhuza umugabo ati ariko sheri waje ukangwamo koko umugore ati ariko mana yanjye we ati niko ati ubundi bari baragufungiye iki koko ati koko ni wowe ati urafunguwe ati ntago mbyizeye ati sheri bamfunguye pe ntago nzasubirayo ati ntago mbyizeye ati rwose ntago nzi ubundi ikintu wakoze ati Imana koko Imana nagatangaza ati uratashye yo umusaza w'umukobwa arahangaha yarabitegereje hashaka no kurira umugabo aratashye yazize kurwana nyamuneka arimo karwana cyane cyane hagati y'abashakanye nta mpamvu yo kurwana nta mpamvu guhohoterana buriya nyine usanga iyo utagenzuye umujinya nyine ukakugenzura uguta mu byago byinshi cyane umugore ati sheri ntuzongere kurwana ariko nawe rwose narabikwiyamye ariko ntago ujye unyumva niba unkunda bazi ntuzongere umugabo ati sheri ntago nzongera pe ni ukuri ko Imana mbonye rwose igihano gikomeye cyane ubu ndize mvuye mu ishuri ati Imana we ati rwose umwana wanjye ari mu nda n'ubundi yajyaga kumbaza nkumva rwose ari kwikaraga ukuntu ati sheri naje pe humura ati ntago mbyizeye ubuse ntibazagufunga nanone umugabo yarafunguwe ageze mu muryango ese ninde umufunguje ese ni umukire watanze imbabazi cyangwa se n'amategeko yakoze baje ahangaha ese uriya mukire araza kubigenza gute arareka ko umugabo akomeza idegembye hanyuma amutwarire umukobwa akunda feri ya mbere twaje ahangaha bukeye bwaho umugabo amaze gufungurwa yaje kugenda aganira na musaza w'umukobwa ati rero urumva rwose my friend ati rwose uriya mukire ni wamfungishije ati amakuru yose ndayafite umusaza w'umukobwa ati rero twagiyeho natwe rwose ati twagiyeho tumusaba imbabazi ariko atubwira ko atagufungishije ati rero umugabo ati ntago yari kubabwira ariko ngenda bizi rwose yankundiye umugore umugore aranga nanjye nigeze kumukubita ingumi nziza ati rero yohereje abantu baraza baranshotora barantukagura bankubita n'imigeri kugira ngo ngere umujinya mbakubite nanjye rero nasinze nshiduka ntakubise umwe rwose amenyo yavuyemo ati nuko byagenze ati rero ntago nzi ukuntu byagenze kugira mfungurwe ati nagiye kumva numva umuntu warampamagaye ati ngwino rwose usohoke utahe ati nuko byagenze ati nawe umukire wagize impuhwe niba ari Imana ya rwose yagize impuhwe ikandekura nuko igakora igitangaza ati niba ari abacamanza bandekuye ati n'ubu ntago mbizi ati ariko rero isaha n'isaha wenda nanasubirayo ati mu by'ukuri wowe ujye wita kuri mushiki wawe cyane ati ariko ntago byoroshye uriya mukire kutugendaho cyane akunda umugore wanjye cyane ntago nzi ukuntu byagenze pe ntago mbizi ariko aramukunda ahandi ashaka no kunyica burya hagati y'abashakanye hari benshi bifuza umugabo wawe cyangwa se umugore wawe cyangwa se abakundana hari abifuza umukunzi wawe uwo mukobwa cyangwa se uwo musore niyo mpamvu ugomba kuba maso mugakundana cyane
ntimuhe umwanzi rwose icyuho yanyuramo kugira ngo abatandukanye, kuko hari benshi batabifuriza ineza, bakifuza gusenya umuryango, bakifuza gusenya urukundo rwanyu. Ni igihe cyo gukundana cyane kugira ngo mwunge ubumwe, hanyuma mukomeze urukundo rwanyu rutere imbere. Naho bitari ibyo usanga babagunganishije, mugashwana, mukangana, mugatongana, mukarwana kugira ngo babasenye. Nyamuneka mujye mugira amakenga. Bakomeje kuganira, umugabo ati rero ngiye nkunda umugore wanjye cyane, ati rwose n'ubundi nari mbabaye cyane mpangayitse nibaza ukuntu ariho, ariko ndaje byibura. Umugore arahangaha, kumbi uko bari baganira abandi barahanga mu buriri. Ni umugore we ndetse n'abamuturanyi we hari ukuntu bagira gutya bakiryamanira, ariko umugore hati manange, hati ngiye rero ndi gutekereza uriya munyago w'umukire, hati nkibaza ni impamvu ki ituma nkurikira. Hati uko kubundi ndi umukobwa mwiza cyane muri bose, hati ubundi ntago azi ko nashatse, hati gusa ubundi ngewe umuntu ureshya gutya, hati ni gute umuntu yakwizirikaho pe hafi rwose kukwica. Hati ngiye reka nkubwire uriya mukire rwose ngiye kuzagenda mwemeye nanone mubwire ko ngewe ntakundana nawe, nta nubwo buriya nkunda, ntago ankunda ntago yankorera ibi ngibi, ntago yafungisha umugabo wanjye. Urabona amezi angahe yose umugabo afunzwe koko? Hati ubundi koko mbwira ubona mfite iki cyiza ku buryo anyirukankaho? Hati ubundi mwiza bitangaje? Hati niki mfite? Arabaza mugenzi we. Hati ubuse mfite amaguru meza, ubuse mfite amaso meza kurusha abandi, ubuse nteye neza kurusha abandi bakobwa. Hati uriya muntu buriya ntifuza guhemuka? Mujye mwumva amagambo y'umugore uri aha ngaha. Burya abenshi bakubwira ko bagukunda, bakwikundisha, usanga hari byinshi bifuza kugeraho bitari byiza, cyane cyane akubwiye ngo hagati y'abashakanye, abakundana. Mu by'ukuri kugira inshuti ni byiza, ariko jya ugira amakenga, uhumuke, ukomere. Hari benshi batandukanye kubera abantu ababazengurutse, bamwe mu baturanyi, bamwe mu nshuti, bamwe mu wizera cyane, ugasanga baraguhemukiye. Ariko nyine ibishuko hirya no hino birahari, usanga yari umukene, shitani azana ibishuko by'amafaranga. Hatakira amafaranga rero rwose uzacyura utera imbere, ikazana umuntu akakwizirikaho bikarangira wanze umukunzi wawe, wanze uwo mwashakanye. Nyamuneka amafaranga nibishakwa, jya wihagararaho, mukore cyane. Iyo mukundanye Imana ibaha umugisha, mugatera imbere. Icyambere ni ukwihangana, kandi burya nta myaka yo gukira ibaho. Nubwo rwose waba ushaje, Imana yakora igitangaza, amateka agahinduka. Nta kure itakura umuntu, nta na kure kandi itamugeza. Bakomeje kuganira, undi ati reka nkubwire ngewe nzajya kumwiyama ndi kumwe n'umugabo wanjye. Ati bamurekuye, ntago nzi niba yamurekuje cyangwa se ari Imana yakoze ibitangaza, ariko n'umugome ndabizi ntago yamufunguza. Buriya nyine ni Imana yashatse kwikorera umurimo wayo. Ati reka turasenga aha ngaha, nyamuneka mujye musenga burya. Gusenga ni byiza nyine, bituma nyine Imana igira gutya ikakwibuka kandi ikaguha imbaraga zo kwihangana. Undi ariko mwamuretse koko, wamuretse rwose ko umugabo yaje aha ngaha, ati wakishyira mu byago bindi koko? Mureke, Imana izamuhana wenyine. Nkubutsa ko burya kwihorera nta byiza byabyo. Niyo umuntu aguhemukiye jya umusengera gusa, Imana ubwayo irahora, n'isi irahora. Kandi no hagati y'abashakanye burya ntukihorere ku mukunzi wa nyamuneka. Burya iyo umukunda by'ukuri ugomba kugenda umubabarira byuzuye. Kandi hashize icyumweru rero twagarutse aha ngaha, ni muri cya gipangu wa mugabo n'umugore abamo. Kumbi hari abinjiye aha ngaha, umugabo yinjiye abyina we, hati kiradodora 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 sakanyusa. Kumbi nyuma ye hari abandi benshi we, wagira ngo ni korari. Ese ntorekestre se ibyina, bazanye ingoma barabyina, hati cya gikoko mama we, mukabyarama batanye kubyina. Hati muze sha, muze tubyine we, muze twishime, ibintu byose bimeze neza. Quartier yose. Kumbi wa mugabo hari kumwe na musaza w'umukobwa. Undebere barabyina za Kofi, Kofi Olomide, Fally Ipupa, baramanuka, Lucky Dube, Chameleone, Ebeni, Meddy, zose barazenguruka. Nuko bakomeje kubyina. Kumbi uko babyinaga ku ruhande, wa mugore na mugenzi we baturutse ku ruhande basanga ibintu byakomeye aha ngaha. Hati se abantu basaza aha ngaha ariko bari abagabo b'ikaritsiye bose ko bari kubyina, n'ibiki babyinira ubundi. Umugabo yagiye na musaza we batumira karitsiye yose, bazana aha ngaha abantu kubyina. Umugore arahageze arumirwa aratangara, ese ni iki kibaye aka kanya nyuma yo gufungurwa? Se ni ibiki umugabo agiye gukora? Ndebere hati yo data we, hati mubyenesha munyonge, baradengesa, sakanyonsa sakanyonsa, baramanuka barazamuka, barikaraga, ikibuno inyuma, akagongo.
aha hari ibyishimo bikomeye, ariko se ni iki cyabaye? Hari na korali cyangwa se orchestre yabyambariye, ingoma ni ingoma, umugabo ari ahangaha ati sha mushyiremo akandi sha, mushyiremo agasope sha, kamakanyaga sha, ati muzamure we, ati kaseba nani mukomeze, muzamure cyane. Umugabo arasatira umugore, afite ibyishimo byinshi cyane, ntago wamenya ngo ese ni iki kibaye aka kanya. Atangira kugenda ahamagara umugore, ati madame ngwino ariko nawe nsanga ahangaha, ati banguka ariko tubyine nawe ngwino. Umugore atari ko ngenda byina ntazi ibyabaye, ese mwanyweye inzoga aka kanya ufunguye se ntibiki bibaye koko? Kumura wagira ngo rwose wataye umutwe, ubu karitsiye yose muri kubyina abantu b'abagabo, kumudurebe dore imbyino, mbega imbyino we, yewe data we, yewe data we, aranyonga we, aramanura hasi akazamura. Arangije ati rero umwe mutuje gatoya, inyuma nyine ayoboye korali, ati mutuze gato. Umugore atari kwa mugabo, kuko abantu bose wabahuruje bava mu kazi bakwirirwa inyuma, byagenze gute? Ubundi se iyi korali yo rwose n'ibiki bijya mbere? Umugabo araseka atari ko sheri wanjye we, nawe rwose ntago zibijya mbere. Ati niko ubu nyine urumva nateguye igikorwa gikomeye cyane rwose, hati ngiye gukora surprise. Ati harya niko bavuga abakiresha ngo surprise. Umusaza w'umukobwa araseka ati umugabo utazi icyongereza, ati surprise rero ubu ngubu, ati kubera ko ngukunda cyane ngiye kugenda ngukorera surprise. Ati rwose nagukunze cyane urabizi, ati rero uyu munsi ndifuza ko rwose naguha impano y'akataraboneka. Ati se sheri wanjye, will you marry me? Ni icyongereza gikeya, ati will you marry me? Arapfukama akuramo impeta, yewe data we, umukobwa arahanga, ati sheri ibyo ni biki? Ati kupfukamye, ati sheri kubera ko nagukunze cyane nyine, I love you. Icyongereza kirahanga, ati will you marry me? Ati urumva twanyuranye muri byinshi, ati rero nyine tubanye tudasezeranye, ati nifuza rwose ko twakora ubukwe. Atari ko sheri amafaranga wakabaye ukoresha rwose tukubaka tugakora business, ugiye kuyapfusha ubusa ngo dukore ubukwe? Ati ndagukunda cyane sheri wanjye rwose, ati kandi urumva nyine atoya ntago mbishaka ngewe ayo mafaranga rwose nta nubwo nzaho yakuye. Ubundi se yakuye hehe? Ibintu byo gukora ubukwe witegura ubundi ni ibiki? Atari ko uyu mugore ubundi ari mu biki? Yakomeje kugenda ashakisha impeta mu mufuka, urebe abandi nyine hari igihe bajya muri hotel ariko iwe nyine ahangaha mu mbuga. Ati will you marry me? Icyongereza kirahanga, ariko nyine icya mbere ni urukundo. Arangije ahatiriza umugore akuramo impeta, ati sheri rega urumva amafaranga arahari, ngiye mfite amafaranga menshi, ati rwose banza umbwire se will you marry me? Will you marry me? Umusaza w'umukobwa arahanga yarongera araseka, ari kwigana ibyo abonye mu mafilime nyine, nta cyongereza azi, ni ikinyarwanda gusa, yahindura nyine akavuga akantu k'agaswahili ko kubeshya beke iyo ngiyo muri Zamburi. Nuko ati ndagukunda cyane kandi amafaranga nibishako, ngiyewe nyuma yuko dukora ubukwe nzakugurira inzu, hanyuma nkujyane rwose ni Burayi nkutembereze. Ati twakize rega, ati ibintu nibishako sheri wanjye, ati rega nyenda ndarenze. Ese umugabo bigenze biti? Yafunguwe atazi uko afunguwe, none ngo abonye amafaranga, umugore yanze kubyizera. Ese uyu mugabo ni ibiki biri kujya bimubaho? Ati narakubwiye ngo nzagukiza rega ngewe ndakora, nubwo ndi umuyede rwose, ngenda nikora imizigo y'abantu, nkaroba nkoza rwose imodoka, nkadoda inkweto, ariko ngewe nakubwiye ngo umunsi umwe nzakora ibiro byinshi cyane by'akataraboneka kubera ko naragukunze cyane. Ati ngewe, ati rwose niyo banyica ntago nzakureka. Yo disi umugabo yarakunze. Umuturanye arahanga, ariko se noneho ibyo mbona ahangaha nagatangaza. Ariko abantu koko barya ubugari n'isambaza, ubundi ni ibiki? Ubaje tukajya kwitekera imvange tukirira. Bageze ngo rero umugabo yasaze, ariko umugabo ubanza akomeje, ubanza abonye agafaranga. Icyo atavuga se agakuye hehe? Kubera ko yishimye cyane, aragenda akodesha korali, abantu barahurura, none ngo arifuza gukora ubukwe. Yaje hanga arapfukamatanya kugenda yibutsa umugore amateka yose, ati ndagukunda cyane pe. Burya uwo mugore cyangwa se umugabo mwanyuranye mu bikomeye, mu bukene, mu gahinda kose, kugambanirwa, intambara z'isi, indwara, mu by'ukuri burya nta mpamvu yo kumwanga pe. Nubwo yakosa, nubwo yaguhemukira, nubwo rwose intambara zaba nyinshi, jya ukomeza wibuke ibihe mwanyuranyemo hanyuma mubabarire. Umugore arangije ati sheri nta kibazo basi, ati rwose ndabyemeye. Undi ati okay reka nkwambike impeta, reka nkwambike impeta. Nuko wa mugabo yambitse impeta,
umukunzi we, arangije aramusoma. Mujye mureba nabo ni abasirimu nyine, ati sheri wanjye we, sheri wanjye we, arangije aramutera ati sheri wanjye we, I love you. Umugore arishima, ariko noneho umugabo w'umukabyara yamwibiki ati rwose mwayibonye, ati ndashyingiwe we, ndashyingiwe. Ahangaha hari ibirori by'akataraboneka. Burya nakubwiye ngo amafaranga yose waba ufite wakora ibirori, nta mpamvu kugenda wigana ngo ugende uguzaguze, ujye muri banki waka imyenda, ugurisha isambu ngo uze ukore ubukwe. Kubera iki? Oya, wakora ubukwe busanzwe, wahamagara abantu 5 cyangwa se abantu 6, wahagura fanta 2. Mbese icyambere ni urukundo, icyambere ntabwo ari ibirori rwose wereka abantu. N'ubundi hari abarya bakanywa ariko n'ubundi bikarangira batagushimye, bamwe muri bariko bamwe muri bo. Umugore ariko sheri, amafaranga si nyine kutambwiye, ibi byose rwose biri kugenda gute ko ntazi biva niyo bijya? Hati ubundi kumbona wagira ngo wishe umuzungu, hati mbwira nyine, hati mbwira kugira ngo nanjye nyine nishime. Umugabo aranga, hati ariko sheri nyine urumva hari umuntu waje ampa miliyoni nyine 15 nyine arambwira ngo ni impana mpaye, hanyuma nyine ngo ngiye gutangira akazi ko gukora hano muri hoteli kuharinda. Umbosi waho nyine ngo yankunze ariko ntago muzi pe. Urumva nyine rero yambwiye ngo manze nkora ubukwe kugira ngo nyizere hazampa akazi karenze. Rero urumva amafaranga ni menshi cyane, nahise nyine kubanza gukora ubukwe. Kumba umugabo ngo bamuha amafaranga we, ngo agiye gukora akazi karenze, ariko ngo abanza ashaka bamwizere. Ariko nawe ngo ntagazi umubosi umuhaye akazi, ni umuntu ngo amwohereje, ntazi ngo umuntu rwose yamukundiye iki, yabonye gusa umuntu aje amuha ibifaranga ngo aritegura kujya gutangira akazi keza cyane. Hati roshe urumva amateka yahindutse, Imana nyine yabikoze. Hati ntago nzi ko byagenze ariko nyine ni igitangaza cy'Imana. Shirara ahangaha, hati rwose sheri wanjye, hati rega ngenda senga, Imana yatwibutse nyine. Hati nuko byagenze, hati yewe data w'amasengesho yanjye we, amasengesho yanjye yagezweho we. Hati rwose dukora ubukwe hanyuma dusezerana imbere y'Imana rwose, n'abandi baza bantereta ku ruhande babone ko ubu ngubu ntago byakunda. Nyamuneka burya hari abantu bibanira badasezeranye, ariko icyamina nakubwiye ngo ni urukundo. Rwose ibindi biza nyuma. Gusezerana ni byiza, ariko niba rwose mutarabikora nta mpamvu kugenda mushwana. Ariko sheri ubu kuko wakoze ubukwe vuba vuba, hati ubu rwose ngiye ubundi nitwa iki, hati ubu ntago ni indaya yawe. Ugasanga abantu ntago batuje, mu by'ukuri barabanye barabyaye ariko mu rugo nta mahoro. Oya, ni byiza kubanza guhana amahoro, ibindi biza buhoro buhoro. Umugore yatangiye kubyina yumvisha agafaranga kaje, nawe yapingaga, yari yasetse umugabo ngo yasaze, none nawe atangiye kugenda adingisa. Hati sheri ati ntiwansetse, ati ntiwanyise umusazi, none nawe reba. Umugore turumva nyine ngewe ntago nari nzi ko byangize sheri wanjye. Hati ariko nyine urumva ako gafaranga se tugiye gukira. Undi ati banza umpe ikibizo kwanza, banza umpe ikibizo. Ariko nawe amukubita urubizo imbere y'abantu, nibwo afunguwe. Imigisha itangiye kuza ari myinshi. Ese birava he? Ntabwo azi aho biri kuva, ntazi ngo yafunguye gute, ntazi ngo umuntu umuhaye akazi ese ninde. Mu by'ukuri ibintu byose harabona biza bigahita, ariko ntabwo azi. Yavuze ati buriya rero amasengesho yanjye nyine ntiyari gukora. Filimi irahangaha irakomeje, barakwereka abantu ku ruhande bahatanye kugenda baserebura. Umugabo ati rero muze hano rwose, hati muze ariko mubanguke namwe rwose, muze hanyuma tubyine. Hati nimuzamure kwanza ingoma hanyuma dukubite umuziki hano. Bakubitamo ingoma, kiradodora, sakanyonsa, amafanke, rumba, inzayirwa. Yewe data we, murebe umugore aranyonga hasi hejuru, umugabo atazamura, manuka, zamura, manuka, nyonga. Yewe data we, umuziki urahangaha we. Mujye mureba ubuzima bwose waba burimo wakishima. Ntago umuntu yishima kubera ko afite amafaranga menshi. Niba uri umugore umugabo, burya rwose ntukagenda uvuga uti ngewe turabakene cyane ntago twakishima. Oya, icyambere ni ukunyurwa ndetse ugakora cyane kugira ngo utere imbere, ariko cyane cyane banza unyurwe mu by'ukuri kandi ugira icyizere ejo byose bigenda neza. Korali irakomeje kugenda iraririmba, abandi barabyina, filime irakomeje. Kumbi bakiri mu birori, wa mukire wa mugabo wakunze uyu mugore yaturutse ku ruhande aza mu by'ukuri nawe mu birori atatumuwemo, ariko wa muturanyi amubonye yatangiye kugenda aseka. Ese niki cyabaye? Urebe umugabo yarahindukiye abwira Korali rero muretse gucuranga ahangaha hari icyo mbonye. Ati niko uje ahangaha kumara iki? Waramfungishije, urankubitisha, hatonuje ahangaha. Umukira ati itonde genza makeya. Atoya ntabwo nitonda,
ati va ahangaha ugende, uri ikibi, uri umugome. Umukire ati genza makeya itonde. Umusaza w'umukobwa ati wa mugabo we itonde, utongera kurwana hanyuma bakagufunga. Umukire ati tonda ariko reka tuganire gatoya. Ese umukire kuki aje ahangaha ubundi ni ibiki bijya mbere? Ati baragufunze, ati waramfungishije rwose ndabizi neza, abandi baramufata, ati ubu nakumena umutwe nkongera nkasubirayo rwose, reka nkubwire. Abandi bati tonda ariko uragenda none ugende ntuzagaruke, wajya ureka kugira amahane wa mugabo, waretse buriya mujye mugenzura umujinya wanyu. Ati wowe nta cyiza unyifuriza. Umugore ati wa mugabo uri umugome cyane, va ahangaha ugende, ubundi se uzanywe n'icyo ahangaha? Ntago bazi ukuntu hageze. Mujye mureba yinjiye mu birori gusa, atatumiwemo. Ese byagenze bite? Humva amagambo ahangaha. Umugabo ati sheri wanjye, uyu mugabo rero ye ntago mwifuza ahangaha. Batangiye no gushwana. Undi ati ariko none se waretse kurwana? Niba utamushaka reka kurwana bazi, ubu se umwishe noneho niko ugize amahirwe urafunguye koko, none utangiye gushaka kongera kurwana. Sheri ntunkunda, waretse kurwana. Ndetse se yavuye ahangaha akagenda ubundi aje gukora icyo ubundi koko? Mu by'ukuri ubu ngubu aje gushaka icyo ahangaha? Uyu muntu kuki dukurikirana? Cyagenze bite? Hanze hari abakobwa benshi, urakize usa amafaranga, washatse abandi bakobwa? Undi atangiye kuvuga ati reka mbabwire ibyo mutaruzi, njyewe ninjye wagufunguje. Urumva? Ati ngiye ku mbabazi zanjye ninjye wagufunguje. Ati rwose ntabwo mbanga. Urumva neza? Ati ikindi utaruzi kubwire kandi ucyumve neza. Ati ninjye wohereje umuntu aguha amafaranga, hanyuma ndifuza guha akazi. Ati muranyumva? Ati byose ni ngiye uri kubikora. Mujye mwumva bya bindi byose n'umukire uri kugenda abikora. Ese kuki ari kugenda akora ibi byose? Umugabo yaratangaye. Ati amafaranga niwe wihoreje? Ati niwe wamfunguje? Umva amagambo. Ati rero maze kubona urukundo rwanyu, ukuntu mukundanye, nabonye ko bidasanzwe. Nibyo nakunze umugore wawe, ariko ntago byakunze. Ni umugore mwiza cyane w'imfura, mu by'ukuri nta nandi wamukura. Rero nifuje kubafasha kugira ngo mugende mutera imbere, mujye mureba. Umugabo ati nibyo se? Ati ntago nabyizera ariko sha, ati umugore wanjye se ukuntu mukunda, ati ndamukunda rega nta muntu wamuntwara. Ati ntago byakunda pe, namwica ahubwo nkamurangiza. Umukire ati ntago ndi umwanzi wawe, gukunda bibaho, naramuwe ndamukunda ariko ntago byakunze. Rero njyewe ntago mbanga, ndifuza ko twakundana tukaba umuryango. Ni mpamvu nifuza kugenda bahindurira ubuzima. Banze kumwizera ariko nyine byose ngo niwe wabikoze, yakoze amakosa. Bisa no kuza ahangaha hagasa n'umuntu uca bugufi hanyuma akagenda rwose yihana. Umugabo arahangaha. Ati subundi rwose reka nkoza wa mugabo we. Ati rwose nubwo ntarakwizera ibyo uvuga, ati ubundi koko kuki rwose wamfungishije bikagera hariya? Ati rwose ubundi umugore wanjye, ati ubundi kuki ukunda umugore wanjye kuko ubundi ntirwo uburenganzira? Umukire ahangaha. Ati urumva nyine gukunda ntawe ubigena, ushaka kubona umuntu ukamukunda utazi ahava n'ahajya. Rwose burya bibaho ugasanga ubonye umuntu utamuzi utazi yava ukumva uramukunze. Nanjye burya papa romantique rwose kubwira nigeze gukunda umukobwa ahangaha mubonye gutya ariko nuko byaje kurangira gutyo, nuko ariko nyine bibaho. Niba nawe warigeze gukunda ugakunda umuntu utazi yava niyajya, umonye bwa mbere handika uti urukundo ruraryoha, ariko urukundo ruraryoha. Yakomeje kubabwira ati rero rwose ntago mbanga, narakunze nibyo ariko nakunze urudashoboka. Rero nabizanyemo wenda amahane, nawe wizana amahane, ariko nyine turabagabo, reka twiyunge birangire. Ndifuza ko watera imbere wowe n'umugore wawe, ntago nzongera na rimwe kugenda rwose mu by'ukuri mbabangamira. Ati sibyo? Ati kandi ikindi rwose ahangaha mbafitiye impano. Ati akira iyi mpano. Mugabo ati ariko wa mugabo kuko uzi ko wamugane harimo n'u Rwanda yaje ahangaha afite ibikise mu ntoki, ese nta madolari ra? Ati rero utu dufaranga nyine akira mugende mutangire mwitegura ubukwe bwiza. Ngewe rwose nzabera pare nta kibazo kirimo, nubwo ndi ingaragu, ariko mugende mwitunganye byose nzabibakorera, n'akazi uzaza ugatangire, ni ngewe ni hoteli yanjye bwite. Ati rero narabashimiye uburyo mwungu bumwe, uburyo mukundana. Ati muzabere amasomo abandi benshi cyane. Nakubwiye ngo burya kwihangana bitera kunesha. Kumbi yamuhaye agasheke kariho amafaranga menshi. Umugore yarebye arumirwa.
ati sheri ibi ni ibiki mukabyaramwe we, ati turapfuye we, ati mbega amafaranga we, ati niko, ati ni miliyoni zingahe, ati ubuse, ati yose na yacu koko, ati wa mugabo, ati na yacu. Nakubwiye ngo burya kwihangana bitera kunesha. Nyuma y'intambara urwana, nyuma y'ubukene, nyuma y'indwara, nyuma y'inzangano, nyuma yo kugambanirwa, byose iyo munzu bumwe nk'abashakanye mugakomeza mugakundana nk'abakundana, burya byanze bikunze iyo urukundo rwanyu rutangiritse, umuryango wanyu ntiwangirike, nyuma mubona ibyiza byinshi. Rwose nta mpamvu yo kugenda mutandukana cyangwa se murwana cyangwa se mwangana cyangwa se mugenda umwe agaca inyuma mugenzi we, oya nta keza kabyo. Nkibutsa ko nyine guca inyuma mwashakanye ni bibi cyane, wakandura sida, imitezi, imburugu, hepatite, prostate n'ibindi byinshi. Mujye mukundana, mwungu ubumwe, ntimukitane ba mwana ngo mushwane nyamuneka muryane. Barakwereka aba bantu barakundanye pe, none birangiye wa mugabo abituye neza, ati mwambereye rwose igitangaza, ntabwo nari bitekereza gutya, ariko mu bukene bwanyu mwarakundanye rwose nabibona. Ndifuza rero ko urukundo rwanyu rutera imbere, mugatera imbere namwe, Imana ikabafasha. Ati ayo mafaranga nzongeraho n'ayandi, ayo ngayo ni miliyoni 50, sibyo? Ati kandi rwose nimurangiza ubukwe uzaze utangiye n'akazi kawe. Ati ndagushimiye mugabo we, nawe wa mugore ndabashimiye cyane, muzakomeze mukundane gutyo. Yo disi umukire burya ntago afite umutima mwiza, nyine yarakunze ariko yakunze urudashoboka. Nawe ushaka kugenda ukunda ariko ugakunda urudashoboka. Jya wiyakira rero, burya bibaho cyane mu buzima. Gukunda se ko ntawe ubihitamo, ko ntawe ubigena. Yo barishimye hafi kurira, ati sheri Imana we, ati wa mugabo burya ntago ari mu bisheri wanjye, ati nukuri ntago ari mu burya, nyine urumva ibyo avuze birumvikana, nyine gukunda se ko ntawe ubigena. Undebera umugore yaraje, ati urakoze cyane, urakoze, aramuyambira kabyara aramuyambira imbere y'umugabo we, ati amafaranga yose koko, ati ndagushimiye rwose, uri umugore w'intangarugero pe, ntago wiyandarika, ni bake cyane amaze nkawe ku isi. Batangiye gucelebratinga, umugore arishima, umugabo ati rwose reka nkubwira umugabo nawe uri intwari, ariko nyine urumva na mahane make, ariko nyine yaraje amukora mu ntoki. Ati nyakubahwa ndagushimiye cyane pe, ndagushimiye mu by'ukuri, nanjye nubwo nagukubisemo ingumu ukuntu, ariko nyine na mahane gusa y'abagabo, nta rwango pe, nta rwango. Burya none se urumva abagabo hari igihe bahora nyine bakakubitana amakofi, ariko hejuru y'amakofi nyine abantu barabana. Ati rero ntago nkwanga kandi ndagushimye mbikuye ku mutima. Ati ubu turi inshuti rwose, umuhindurira ubuzima. Umukiriya ahangaha nuko yahinduye ubuzima bw'uyu muryango ukennye. Ati kandi ukomerera umugabo, uri umugabo rwose, kandi nashimiye uburyo witwara. Ati ukuntu umuryango wawe nta kutagira. Yo wa muryango warishimye cyane. Ati mwayibonye, ariko mwayibonye. Ati mushime Imana ariko, ati niko, ati rwose nimuzamure n'ingoma. Ati mushyire amareka k'Imana rwose dusirimbe. Nuko baje gusirimbira Imana. Ati we data we, ati Imana we nishimwe we, Imana ishimwe ikoze igitangaza. Nuko baje umugabo n'umugore batanye kugenda babyina, umugabo aradingisa, umugore aradingisa. Ati Imana mwayibonye, ati nahita bakura we, ati Imana ni Imana, Imana ni Imana. Ati bikisheke sheri, ati bikasha banzu bike. Ati banzu bikasha batayitwiba. Umukira rumi barareba, umugabo arangaha aranyonga aramanuka afata umukire. Ati nawe byina, ariko byina disi na byina umukire, atari ko ibyo bintu mubyina kuko ndabizi ngiye uko nzi kubyina ibintu nyine by'amazuke n'ibiki. Ati data we, filime nukwigenze, ndabakunda cyane, bari kumwe nanjye Papa Romantique. Hasta la vita, ciao, God bless you.